Yari amezi 6, buri wese yifuzaga yuko yarangira akava mu nzira. Mu by'ukuri si bo bumvaga bazarota arangiye. Yari amezi 6 kandi buri umwe yatekerezaga yuko kuyacamo ari ibintu byoroshye cyane. Batekerezaga ko ari ukuyanyuramo bihitira gusa, bakazajya kubona bakabona ararangiye. Nyamara ariko ibyo batekerezaga ntabwo byari byoroshye habe na gatoya. Ubuzima bagombaga gucamo muri ayo mezi 6 kandi nabwo bwagombaga kuba ari ubuzima bw'ibanga hagati y'abantu 3 gusa. Guhaye ikaze hano kuri Inema TV, iyi akaba ari inkuru y'urukundo nziza cyane tugiye kukugezaho yitwa Amezi 6. Ngira ngo ukimara kumvira izina ngo Amezi 6, urimo uribaza uti ese niki cyabaye muri ayo mezi 6? Byagenze bite? Ntiwicwe n'amatsiko rero ndi hano kugira ngo nkubwire byose uko byagenze. Mbere yuko dukomezanya kandi reka nisabire umuntu wese utarakora subscribe uko yayikora, kandi ngushimire cyane wowe wamaze kuyikora. Twagiye rero n'inkuru yacu. Byari umubabaro n'agahinda hagati y'abantu babiri bakundanaga cyane. Abo bombi bari umusore witwaga Jay n'umukobwa witwaga Juliet. Jay na Juliet nta munsi n'umwe basibaga guhana amasezerano y'uko batazigira bahemukirana, dore ko bari banamaranye igihe kinini cyane bakundana. Bo ku bwabo bumvaga igihe kigeze kugira ngo ibyabo bive mu nzira bakora ubukwe bashyingiranywe. Ariko umuryango wa Jay ibyo bintu ntabwo wari ubishyigikiye habe na gatoya. Ababyeyi ba Jay bari baramuhitiyemo undi mukobwa bagombaga gushyingiranwa. Uwo mukobwa yitwaga Mika. Jay na Mika bombi bavukaga mu miryango ikomeye cyane. Iyo miryango yabo rero yari yariyemeje gushyingirana abo bana babo bombi, batitaye kumva icyo abana babo babitekerezaho. Mbese nyine byari nk'itegeko. Ibyo bintu byababaje Jay cyane kuko ntiyashakaga gutandukana n'umukunzi we Juliet. Muri ako kanya Jay na Juliet bari bicaye barimo baganira, ariko bose byari amarira n'agahinda. Nuko Juliet abwira umukunzi we Jay ati, ariko se koko Jay, ubu iwanyu ntibarabasha kumva koko ko batagomba kuguhitiramo umuntu mugomba kubana? Ibyo bintu nibyo mu myaka yo hambere natunguye no kumva ababyeyi bawe bafite imyumvire nk'iyo ngiyo yo kuguhitiramo umuntu mugomba gushyingiranwa kandi utamukunda habe na gatoya. Nuko Jay abwira umukunzi we Juliet ati, na n'ubu ntibarabasha kunyumva. Ndacyagerageza kubumvisha ko ntashobora kubana na Mika kandi ntamukunda. Gusa ikibazo nuko nyine mbona batanyumva. Nuko Juliet aramubwira ati, none niba batakumvura bigenze ute? Hagati y'urukundo no kumvira ababyeyi bawe ugiye guhitamo iki? Nuko Jay asubiza Juliet ati, nanjye birimo biranshanga, ariko icyo nshaka ni ukutakubura kandi nanone simba igicibwa mu muryango iwacu, kuko papa ahora ambwira ko nimusuzugura azahita ansha mu bana yabyaye, mbese nyine akanyibagirwa. Kandi nanone sinzagira ikintu na kimwe mbona mu mitungo y'iwacu, kandi papa uko muzi ibyo bintu yabikora. Nuko Juliet arababara ati, kera wahoze unsezeranye yuko nta kintu na kimwe uzandutisha, haba icyubahiro, ubutunzi n'amafaranga cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ariko kuri iyi nshuro uko ndi kubibona, ndabona byose bigiye guhinduka. Ndabona ko umwanzuro nuba guhitamo hagati yanjye n'ababyeyi bawe atari njye uri buhitemo. Shatse naba nikuriyemo akanjye karenge hakiri kare. Kandi rega abantu babimbwiye kuva kera sinumva. Bambwiye ko nta muntu wo mu muryango w'iwacu ushobora gushyingiranwa n'uwo mu muryango w'iwanyu. None dore koko nibyo bigiye kurangira njyewe nawe tutabashije gushyingiranwa. Nuko Jay ababazwa n'amagambo y'umukunzi we Juliet ko atangiye gucika intege no kutamwizera. Nuko aramubwira ati, humura ndagukunda cyane kandi nta na rimwe nzigera ngusiga, kandi nta kintu na kimwe kuri iyi si ya rurema nzigera nkurutisha. Nuko Juliet aramubwira ati, none se ugiye gukora iki Jay, ko wumva nyine ababyeyi bawe badashyigikiye ko njyewe nawe tubana, kandi nanone ukaba udashaka kubababaza ngo basuzugure? Nuko Jay aramusubiza ati, humura ibyo byose ndabikemura. Ngiye gushaka ikintu cyatuma ntasuzugura ababyeyi banjye, kandi nawe nyine sinzigire nkubura, nuko tukazashyingiranwa. Ngiye guhura na Mika tuganire
mubwize ukuri ko ntamukunda, mubwire ko ntamukeneye habe na gatoya mu buzima bwanjye, mubwire ko nyine tugomba kubyanga ibyo ababyeyi bacu bashaka kuduhitiramo, nuko tukababwira yuko muri iki gihe nta muntu ugihitiramo undi uwo bagomba kubana. Nuko Juliet abwira Jay ati none se Mika we natabyemera akakubwira ko yiteguye gushyingiranwa nawe urakora iki? Nuko Jay abwira Juliet ati humura, ariko humura, ndabizi neza ko na Mika atankeneye, Mika nawe ntago nshaka, byose ndabizi, biriya byose ni imipango y'ababyeyi bacu, njyewe na Mika twese nta n'umwe ubishyigikiye. Tugiye guhura rero tuganire turebe icyo twakora, nibiba ngombwa ndanamubwira twemere tuzabane nyuma y'igihe gitoya dutandukane dusabe divorce. Nuko Juliet arumirwa ati ibyo bintu utangiye gutekereza noneho ni ibiki Jay? Nuko Jay aramubwira ati humura rega, byose nabitekerejeho kandi ndabizi bizagenda neza. Nuko Jay ahita amusezera ati reka njye nijye guhura na Mika, ndabona amasaha twari twahanye yageze, ndaza kukubwira umwanzuro twafashe. Nuko Jay aragenda ajya guhura na Mika aho bari bumvikanye yuko bagomba guhurira, ariko Jay ahagera mbere ya Mika, nuko aricara aramutegereza. Mika nawe nyuma y'akanya gatoya yarahageze, nuko baricara batangira kuganira. Nuko Mika abwira Jay ati Jay, uzi ko wantunguye? Natunguwe no kubona rwose umpamagaye umbwiye ngo urashaka yuko tuganira. Nuko Jay aramubwira ati ibyo ngibyo se urumva hari igitangaza kirimo? Nuko Mika abwira Jay ati ni igitangaza kuko nibwo bwa mbere wampamagaye umbwira ngo urashaka yuko tuganira, ubundi wabaga ntukumbwira yuko utankunda, kutankeneye, kutanshaka mu buzima bwawe. Mu by'ukuri kumva umbwiye ngo urashaka ko duhura tukaganira byantunguye cyane. None se Jay, usigaye wicara ukumva urankumbuye, usigaye wicara ukumva ukeneye yuko tuganira, mbese nyine ukumva ushatse ko naba ndi iruhande rwawe? Mika yabivugaga asa n'urimo kuburaga, ariko Jay bihita bimurakaza cyane, nuko atangira no kumubwira nabi ati njyewe ngukumbura? Ntuzigere unatekereza ko byambaho mu buzima bwanjye, nta na rimwe ibyo bintu bizigera bibaho, kuko singukunda habe na gatoya, ngira ngo nawe urabizi ko nkwanga. Nta mpamvu rero n'imwe yatuma nicara ngo numve nkumbuye umuntu nkawe. Nuko Mika nawe biramubabaza, aramubwira ati Jay, niba utankunda utanankumbura, njyewe ugira ngo siko bimeze, nanjye nuko meze rwose. Wikigira rero umuntu ukomeye cyane ngo utekereze ko ahari wenda njyewe ngukunda. Kandi reka nkusabe ikintu kimwe, twembi ni ibintu tuziranyeho neza ko nta n'umwe ukunda undi. Si ngombwa rero ngo buri gihe nituzajya tuvugana cyangwa ngo duhure uzajya uhita unyakiriza kumbwira ko unyanga nkaho mbiyobewe. Ni ibintu nzi neza, nta mpamvu n'imwe yo guhora ubinyibutsa cyangwa ngo nanjye mbikubwire, kuko twembi ni ibintu tuzi neza ko tubihuriyeho. Nuko Jay aracururuka aramubwira ati umbabarire Mika, byose ni amakosa y'ababyeyi bacu. Ababyeyi bacu barikunda cyane, bityo bitayeho ni ugutuma amazina yabo bubatse akomeza kwamamara, ngo abantu bumve yuko nyine imiryango ibiri ikomeye cyane muri iki gihugu yashyingiranye. Ababyeyi bacu icyo bitayeho muri aka kanya ni ukwamamara nyine kw'ayo mazina yabo, naho iby'ibyishimo by'abana babo n'umunezero wabo nta kintu na kimwe bibarebaho, nta kintu na kimwe bibabwiye Mika. Rero urumva ibi bintu ni njyewe nawe bireba gusa, ni natwe tugomba kubigiramo uruhare, tukababwira ko tutabishyigikiye habe na gatoya, kuko nitutabikora ni twebwe bizanagiraho ingaruka. Rero iyo niyo mpamvu nagutumyeho kugira ngo tubiganireho. Nuko Mika amaze kumva ayo magambo ya Jay aramubwira ati Jay, none urumva twakora iki twebwe? Jay aramubwira ati icyo twakora ariko kirahari. Mika, urabizi neza njyewe na Juliet turakundana cyane kandi twendaga no gukora ubukwe. Rero sinshaka kumubabaza, sinshaka kubura umukunzi wanjye, ndanamukunda cyane ku buryo numva nta wundi muntu nabana nawe muri iyi si. None rero kugira ngo ngumane na Juliet wanjye, reka njyewe nawe tuzahurize hamwe imiryango yacu, tubabwize ukuri, tubabwire ko tudashobora kubana kandi ko tudakundana, tubabwire ko njyewe nawe tudahuza habe na gatoya,
ko duhora dushwana, ko tutumvikana, nyine ko tutabana ngo bikunde. Nuko Mika amaze kumva ibyo Jay amaze kumusaba arabyanga ati ibyo bintu ntabwo nabyemera Jay, njyewe sinakihandagaza ngo mpagarare hari imbere y'ababyeyi banjye ngo ngaragaze agasuzuguro nk'ako ngako, ibyo bintu ntabwo nabikora. Wowe niba ubishaka uzabatumeho ubabwire ko umukobwa baguhitiyemo utamushaka, ko wifitiye nyine undi ukunda. Nuko Jay ahita amubwira ati ibyo nabyo ntabwo nabikora, kuko bahita babona ko ikibazo kiri kuri njyewe njyenyine, kari njyewe utagushaka, ariko twembi dushyize hamwe tukabibabwira baduha amahoro bakabona ko nyine nta n'umwe ushaka undi. Rero mfashe ibi bintu tubikore twembi. Nuko Mika abwira Jay ati nyine wowe genda ubikore ubwire ababyeyi bawe yuko utanshaka, njyewe n'ubundi nta kintu na kimwe bimbwiye. Nuko Jay aramubwira ati mbabarira umfashe Mika, urumva mbikoze ku ruhande rwanjye nyine, n'ubundi papa yahita abona ko musuzuguye akansha mu bana be akampeza mu by'iwacu, kandi sinshaka kubura umuryango wanjye, sinshaka no kubura umukobwa nakunze, kandi nyine nanone ntabwo nshaka kuzabana nawe mu bukene papa yaranshiye. Nuko Mika akomeza kubwira Jay ati Jay, ibyo urimo kunsaba rwose ndaguhakaniye, njyewe ibyo ngibyo ntabwo nabikora, sinakihandagaza ngo nsuzugure ababyeyi banjye ngende mvuge ngo umuntu bampaye kubana nawe ntabwo mushaka. Njyewe rero meze nk'umuntu wiyicariye hariya urimo kurebera, wowe hangana nabyo, ikizavamo nzakira icyo, nashyingiranwa nawe tutashyingiranwa njyewe nta kintu na kimwe bimbwiye, wowe hangana nabyo nzakira umwanzuro uzavamo. Jay yakomeje kumva ayo magambo ya Mika yuko nta kintu na kimwe ashaka kumufasha, nuko biramubabaza, nuko aramubwira ati ese kuki umeze nk'umuntu urimo kurebera nyine, kubera iki wowe nubwo uri kumbwira ngo ntunkunda ntushaka, nta kintu na kimwe ushaka kubikoraho? Jay byaramubabaje cyane kuko yari yaje kureba Mika ngo baganire bumvishe imiryango yabo ko badashaka gushyingiranwa babareke bihitiremo nyine abo bashaka. Yababajwe rero no kumva Mika nta kintu na kimwe bimubwiye, nuko abwira Mika ati Mika, kuba umbwiye ngo nawe ntushaka kubana nanjye warangiza ntugire ikintu na kimwe ushaka kubikoraho, ubwo bisobanuye iki? Nuko Mika abwira Jay ati nakabaye ngira icyo mbikoraho Jay, ariko nyine kuri iyi nshuro nta kintu na kimwe nshobora kubikoraho ntakubeshye. Ubu ngubu ngende nshwane n'ababyeyi banjye mbasuzugure ngo nuko bambwiye kubana n'umuntu ntashaka, nubwo mbizi ko ibyo barimo gukora atari byo, ariko nanone singomba kubasuzugura. Kuba njyewe nabana n'umuntu ntakunda kandi ntihitiyemo, njyewe nta kintu na kimwe bimbwiye Jay. Ubu si umusore nakunze ubuzima bwanjye bwose namwihitiyemo, nta n'umwe wampatirije kumukunda ari hehe? Ubu se turi kumwe, ntiyampemukiye akanyitura kumbabaza ubuzima bwanjye bwose. Kuva natandukana nawe rero mba numva iby'urukundo nta kintu na kimwe bimbwiye. Singomba rero gushwana ngo ngende hariya nisararange ngo sinahitamo umuntu bampitiyemo nk'aho uwo nihitiyemo we mufite. Byose ni kimwe, urukundo ni ukubabazanya gusa, niyo mpamvu nyine nta kintu na kimwe bimbwiye. Kuba nagusanga ngukunda cyangwa ntagukunda byose njyewe mbona bisa, kuko n'abo dukunda baratubabaza cyane tukicuza n'impamvu twataye uwo mwanya wacu. Niyo mpamvu rero njyewe nibereye hariya ndimo ndarebera, hangana nabyo nyine wowe, niba gukundira koko bakanga yuko dushyingiranwa uzagende, ariko nanone naba ari wo mwanzuro wa nyuma nabwo nta kibazo kuri njyewe. Nuko Mika amaze kubwira Jay ayo magambo yose ahita ahaguruka ngo yigendere, nuko aramubwira ati ndagiye Jay, ubwo nzumva ababyeyi banjye bambwira ko ubukwe bwanjye nawe butakibaye, mu gihe uzaba ugize amahirwe nyine ukabasha kumvisha papa wawe akakwemerera kukikundanira n'umukobwa wakunze kuva kera. Nuko Jay amufata ukuboko ati uretse kugenda Mika, uretse hari ikindi kintu kimwe gisigaye nshaka kugusaba. Mika aramubwira ati wikirirwa ugira icyo umbwira Jay, kuko nakubwiye ko ntashobora gusuzugura ababyeyi banjye. Jay aramubwira ati ndakwinginze icara ubanze unyumve, hari ikindi kintu kimwe nshaka kugusaba. Nuko Mika arongera aricarira ati ngaho mbwira vuba nigendere. Nuko Jay aramubwira ati uzi ikintu nshaka kugusaba Mika,
kandi ndakwinginze ntumpakanire. Mika aramubwira ati icyo se kandi ni igiki? Jay aramubwira ati divorce. Mika ati divorce kandi tutarabana? Nuko Jay ati niba nta kindi kintu gisigaye twakora, reka njyewe nawe dupange tuzabana agahe gatoya, ubundi dukore divorce nisangire Juliet wanjye. Njyewe nawe ubuzima tuzabanamo buzaba ari ubuzima busanzwe, nta kintu na kimwe kizaba hagati yanjye nawe, mbese bizaba ari ukujijisha abantu gusa. Ako gahe gatoya rero nikamara kurangira tuzatandukana. Rero ababyeyi bacu ntago bazongera kuduhitiramo abantu tugomba kubana nabo, kuko bazaba babonye yuko nyine n'ibyo badupangiye bitakunze, bazatekereza ko ari ingaruka z'ibyo nyine bakoze bakaduhitiramo. Hanyuma nyine baduha amahoro, batureke buri wese yihitiremo uwo ashaka. Kandi humura, nta hantu na hamwe nzigera nkubangamira. Uzaguma wibereho nk'ubuzima bwawe nyine busanzwe, umusore uzagutereta sinzamubangamira. Nzaguha amahoro yawe, kandi nanjye uzampa amahoro nigumanire urukundo rwanjye nyine, nkomeze nikundanire na Juliet nk'uko bisanzwe. Mbese bizaba ari mariage y'ikinyoma. Ibi ngibi byo nuramuka ubyemeye ndabizi neza ko byazadufasha twembi, kuko tukimara gutandukana uzamvira mu buzima nanjye nkuvire mu buzima. Ngaho mbwira icyo ubitekerezaho Mika. Mika ubwo yari yateze amatwi yumva icyifuzo cya Jay n'umupango we, nuko aramubwira ati Jay, ikindi maze kubona cyo nuko wikunda cyane. Ngiye urimo uranshuka ngo nkora ibintu nk'ibyo, urumva naba ndwana n'iki koko? Urumva njyewe byaba bimariye iki? Kare wowe na Juliet nyine bifitiye inyungu. Nangize izina ryanjye aho nyuze hose bazajya bavuga ati dore wa wundi wananiranywe n'umugabo bagatandukana nyuma y'agahe gato yabakoze ubukwe. Urimo uribaza ibyo bintu ariko Jay? Njyewe rero uko mbyumva, urumva ugomba guhaguruka ukarwanira urukundo rwawe ariko utabinzanyemo. Wowe na Juliet mushaka ukundi kuntu mubigenza kugira ngo muzabane, ariko mutaje ngo nanjye mubinkiremo. Ibyo bintu byanyu ntago mbirimo rwose. Nuko Jay yumvisha ibintu byose arimo gusaba Mika arimo kubyanga, nuko umujinya uramwica, nuko amubwira nabi ati ariko Mika, uzi ko burya unkunda cyane, ndabona ahubwo waranyiziritseho. Nayo mpamvu ibintu byose ndimo kugusaba urimo kubyanga. Nta kintu na kimwe ushaka gukora kugira ngo njyewe nawe dutandukane. Mbwira neza ko unkunda mbimenye, ureke gukomeza kuntesha umutwe. Njyewe ndimo ndwana no kubona ikintu cyatuma ubukwe bwanjye nawe butaba, naho wowe ahari urimo urabona burimo no kugutindira, kuko urankunda 100%. Nta kindi kintu ushaka usibye kubana nanjye. Mika amaze kumva ayo magambo ya Jay arababara cyane, nuko abwira Jay ati Jay uvuze ngo iki? Ngo njyewe ndagukunda? Ariko ubundi wibonyemo iki cyatuma njyewe ngukunda? Ahari ubanza utekereza yuko uri igitangaza. Umva, iyo divorce urimo kunsaba njyewe ndayemeye, kugira ngo rwose ubone yuko njyewe ntagukunda ntanagutekereza habe na gatoya. Rwose tugende tuzabane, hanyuma nidutandukana uzafata inzira yawe nanjye mfata iyanjye, buri wese ave mu buzima bw'undi. Njyewe nanga ukuntu wiyemera, ukuntu wigize igitangaza. Mbona hari wibwira ko abakobwa bose bagukunda baba banagukeneye. Njyewe rero si uko bimeze. Nuko Jay yumvishe ko Mika abyemeye arishima cyane ati urabyemeye Mika? Wemeye yuko njyewe nawe tuzabana tukabana agahe gatoya hanyuma tugasaba gatanya tugatandukana? Iki nicyo kintu cya nyuma cyonyine tugiye gukora, kandi nicyo kizatuma ababyeyi bacu baduha amahoro nitumara gutandukana, bakatureka tukihitiramo uko dushaka. Nuko Jay arakomeza abwira Mika ati ahubwo ubukwe tubushyire vuba Mika, kugira ngo na divorce yacu ibe yigira imbere. Turimo turatinda, reka ibintu tubyihutishe bive mu nzira rwose. Nuko Mika aramusubiza ati njyewe nakubwiye ko ibintu byose nta kintu na kimwe bimbwiye. Nubishaka ubukwe tunabushyire ejo mu gitondo. Aho ugenda nyine utangire upange ubibwira ababyeyi bawe nanjye mbibwira abanjye. Ariko sinjye uzarota njyewe nawe dutandukanye. Sinjye uzarota mbona igihe nzamarana nawe rwose kirangiye, kuko umusore wiyemera nkawe antera umujinya. Nuko bombi basezeranaho baratandukana, bagenda bemeranyije guhita batangira gutegura gahunda z'ubukwe. Jay akimara gutandukana na Mika,
Feri ya mbere yahise ahamagara Juliet amubwira ikiganiro amaze kugirana na Mika. Nuko Juliet biramubaza cyane ati ngaho nsobanurira ukuntu uzabana n'umuntu mu nzu mwarasezeranye uri umugabo we nawe ari umugore wawe, nuko ntimukoraneho mugakomeza mukabana nk'uko byari bisanzwe, wowe urumva ibyo bintu bizashoboka? Nuko Jay aramubwira ati Juliet nyumva neza, byose nabikoze kubera wowe, ni wowe nabikoreye, sinshaka kukubura kandi sinshaka kuba igicibwa iwacu, ikindi sinshaka ko njyewe nawe tuzabana mu bukene kandi data afite imitungo ihagije. Ndakwinginze rero nyizera kandi umpe igihe, wumve ko kandi nta kintu na kimwe kizigera kiba hagati yanjye na Mika. Jay yakomeje gusobanurira Juliet byose amwumvisha ko uwo ari wo mwanzuro wa nyuma wari usigaye. Nuko Juliet abonye ko ari nta kundi yabigenza arabyumva aranabyemera, nuko abwira Jay ati ngaho nsezeranya ko utazigera umpemukira. Nuko Jay aramubwira ati urabizi ndagukunda kandi nkwijije ko nta na rimwe nzigera nguhemukira mu buzima bwanjye, ndabizi tugiye kunyura muri byinshi, ndabizi amagambo azaba menshi, abazavuga ko nagutaye nkikundira umukobwa wo mu bakire nabo ndabizi ntibazabura, bose uzabihorere kuko uzabuze ibanga riri hagati yacu. Humura ni igihe gitoya tukabereka ko byose byabaye twari twabitekerejeho, tukabereka ko kandi byose batekerezaga bibeshye ko wifitiye Jay ugukunda cyane. Nuko Juliet ahita avuga ati ndakwizera Jay kandi nyine ndizera yuko uzangarukira vuba bidatinze. Nuko Juliet aramubwira ati urukundo rwacu ndabizi nta hantu na hamwe ruzigera rujya. Nuko Juliet arakomeza abwira umukunzi we Jay ati rwose koko niba ariko muzabikora ubwo bukwe ni mu bushyire vuba bidatinze, kuko ako gahe gatoya uzamara ubana na Mika njyewe nzakihanganira kandi ndabizi neza yuko papa wawe atazongera kutubangamira. Nuko Jay nawe ibyishimo biramwica kuko nibura yari yumvise yuko umukunzi we Juliet nawe ari kumwumva kandi amushyigikiye. Nuko Jay arakomeza arishima cyane kuko yaratekerezaga ati nindamuka ntandukanye na Mika papa azahita abona ko byose ari ingaruka z'ibyo badukoreye byo kudushyingirana njyewe na Mika tudakundana tutanabihisemo. Ndabizi neza yuko noneho ibyo ngibyo nibimara kuba azahitamo uburenganzira bwo kubana n'uwo nihitiyemo, nuko nkibanira n'umukobwa umwe nakunze Juliet. Ndabizi neza yuko papa wanjye atazongera kwivanga mu buzima bwanjye bw'urukundo, njyewe na Juliet tuzibanira mu mahoro, nta muntu n'umwe utubangamiye, imitungo y'iwacu nyifiteho uburenganzira kandi n'urukundo rw'ubuzima bwanjye ndugumane. Kandi ndabizi neza yuko icyo gihe nzaba mbonye n'iturufu ikomeye cyane kubera ko nzaba ntarigeze musuzugura, ndabizi nzaba mbaye mwizerwa kuri papa. Jay kubera ibyishimo byinshi yahise ahagurukana ukajya kureba se, aramubwira ati papa rwose noneho ubu ngubu njyewe niteguye kubana na Mika. Nuko papa Jay ati ntibishoboka, none se ko mbere nabonaga utabyumva ubu noneho byagenze bite? Nuko Jay aramubwira ati papa nabitekerejeho neza nsanga rwose nta na rimwe umubyeyi ajya ahitiramo nabi umwana we, buriya rero byose ababyeyi muduteganyiriza nuko muba mubona ari byiza kuri twebwe, nuko muba mubona ko ibyo bintu bidufitiye akamaro, kandi nsanzwe nkuziho ubushishozi n'ubuhanga, buriya ntago ari ibintu wapfuye gutekerezaho kuriya gusa, nuko wabonaga nyine bimfitiye akamaro. Gusa nyine abana mujye mutubabarira kuko akenshi hari igihe dushaka guhangana n'ababyeyi, mujye mutwumva hari igihe haba harimo n'ubwana. Gusa ubu ngubu nyine niteguye kubana n'uriya mukobwa Mika. Papa Jay ako kanya yanejejwe n'amagambo y'umuhungu we Jay, nuko aramwenyura amukora mu ntoki ati nuko sha ntiwumva noneho rwose wakoze kwisubiraho, gusa nyine iyo ubyanga ibyari gukurikiraho nawe urabizi, uri kuzabyicuza ubuzima bwawe bwose. Nuko Jay aramubwira ati ibyo tubireke papa, icyangombwa nuko nisubiyeho kandi nyine nkafata umwanzuro ukwiye. Jay ariko nubwo ibyo byose yabivugaga yari abizi neza ko ari uburyarya, nta na kimwe ari kuvuga kimuvuye ku mutima. Ise ariko wakishima akagira ngo koko umwana we yahindutse. Nuko batangira kwitegura ubukwe. Imiryango yombi rwose yari ishyigikiye abana babo, dore ko bari basanzwe ari n'amacuti cyane. Noneho ubucuti bwabo bwari bwatangiye gukomera, bwari bwatangiye gufata indi ntera.
Ubukwe nabwo bwageze aho burataha. Jay na Mika bari barumvikanye yuko bazijijisha bakagaragaza ibyishimo ku munsi w'ubukwe bwabo kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe ukeka ibyabo. Rwose kuri uwo munsi bari bishimye baseka basa neza nk'abandi bageni bose ku buryo nta muntu n'umwe wari gutekereza yuko ibyo bintu babikoze batabishaka. Ubukwe bwabaye bwiza cyane, mu mafoto bakifotoza baseka bameranye neza nyine bagaragaza ko bakundana ku buryo nta muntu n'umwe wari gutekereza yuko ubwo bukwe bwabaye hagati y'abantu babiri badakundana. Byari byiza, ubona baberanye, ubona ari ibintu byiza cyane. Ibirori byose birangiye ariko abantu bose bamaze gutaha, ibyari ibyishimo byahinduye isura. Jay na Mika basigaye bonyine. Mama wa Mika yari amaze igihe amubwira yuko agomba kuzamushakira umuntu bazasigarana, ariko Mika yari yarabyanze. Yari yarabwiye mama we yuko nta wundi muntu akeneye, ko we na Jay bihagije ko bakundana cyane kandi ko bazafatanya ibintu byose. Nuko mama Mika abonye yuko umukobwa we atabishaka nawe yanga kumuhatiriza. Ako kanya rero Jay na Mika basigaye aho ngaho bonyine, nuko batangira kurebana nabi. Nuko Jay ahita abwira Mika ati sinjye wahera, sinjye warota ubukwe bw'umwanda burangiye. Ahari n'iminsi mikeya tuzabana nayo izagira aho irangire nta kitagira iherezo. Nuko Mika aramwihorera ntiyagira ikintu amusubiza kuko yari abonye ko Jay ameze nk'utangiye kumushotora. Nuko yifatira amagifti yose bari babahaye mu bukwe n'amakadire arabijyana abishyira muri shambure bari bateganyirije bageni. Iyo shambure ubundi iyo Mika na Jay baza kubana bakundanye niyo bari kujya babanamo. Nuko Mika aragenda arabifata abishyiramo arahatunganya arangije arafunga. Nuko agafunguza araza akereka Jay aramubwira ati amagifti yose baduhaye nyashyize hariya muri shambure yari kuzaba iyacu, n'amafoto y'ubukwe naboneka niho tuzayashyira. Ngaka agafunguzo, n'uzajya ukenera kujyayo uzajya ufungura hanyuma wongere ufunge. Nuko Jay aramuseka cyane aramubwira ati jyana imfunguzo zawe uzibike aho ushaka. Njyewe utekereza ko hari urwibutso na rumwe nkeneye kuri ubu bukwe bw'umwanda twakoze? Nta kintu na kimwe nzakumbura, nta n'icyo nzakenera kujya kureba muri kiriya cyumba. Rwose jyana imfunguzo zawe uzibike aho ushaka. Jay akiri aho ngaho agihagararanye na Mika, fone ye yahise isona. Nuko arebye abona ni umukunzi we Juliet, nuko ahita amwitaba. Mika kuko yashakaga kugira ibindi avugana na Jay yagumye aho ngaho ngo arindire Jay abanze ave kuri fone. Nuko yumva ibyo Jay na Juliet bavuganiraga byose. Juliet yavugishije Jay arimo kurira ati ndi ikigoryi koko, kubera iki nemeye ko ibi bintu bibaho, uzagahinda nirirwanye uyu munsi. Nuko Jay aramubwira ati ariko ihangane, byose urabizi ko ari igihe gitoya, byose bizarangira humura. Nuko Juliet ahita amubwira ati ndanagukumbuye cyane, urabizi neza umaze igihe tutabonana umbwira ngo uri bize kubera ubukwe. Jay aramubwira ati byose ndabizi, ariko ejo rwose ubishatse waza tukabonana. Ubwo byose byagiye ku ruhande, nta kintu na kimwe cyatuma njyewe nawe tutabonana, kandi nyine abantu bose bazi ko ndi muri honeymoon, nta muntu n'umwe uzatuderanje. Uzaze twirirwane hano umunsi wose tuganire dushirane urukumbuzi. Nuko Juliet arishima cyane ati umbabarire Jay, najyaga ngushidikanyaho nkibwira yuko rwose ibyo uri kumbwira kuzabana na Mika igihe gitoya kandi ko urukundo rwanjye nawe ruzakomeza nkaho nta cyabaye. Numvaga mbishidikanyaho, ariko ubu ngubu ndi kubibona. Rwose ndabibona neza ko nkunda. Ejo nzaza kukureba tuganire, ndumva ahubwo bitazagera. Nzaza ntere story z'ukuntu wumvaga umeze, urimo wifotoza umwenyura utabishaka kugira ngo uryoshye amafoto gusa. Nyine nzaza umbwire byose kuri uriya munsi w'ubukwe wakoze ubizi neza yuko bitakurimo. Nuko Jay aramubwira ati nanjye ndagukumbuye cyane, hari utuntu twinshi nshaka yuko tuganira. Nuko bombi basezeranaho, nyine basezerana yuko ku munsi ukurikiyeho bari bubonane. Bakimara gusezeranaho Jay yahise arambika telefone hasi, nuko ahita areba nabi Mika aramubwira ati ese burya nta n'ikinyabupfura ugira, gute wumviriza ibintu abantu baba barimo kuganira, ko bitakureba ubundi wumvirizaga iki? Nuko Mika aramubwira ati ariko ibyo byo birandeba, ibyo wavuganaga na Juliet numvishe bindeba, niyo mpamvu nta nahise ngenda. Uwo mukobwa numvise ahise ashyuha ngo ejo azaza hano kugusura, ibyo amenye ko rwose bitashoboka. Nuko Jay aramubwira ati
ibyanjye na Juliet aho twahurira hose nta na kimwe bikurebaho. Nuko Mika biramubabaza cyane, aramubwira ati ariko uzi ko nta n'ubwenge mugira cyangwa ngo mutekereze. Ubwo umuntu wakubonana na Juliet nyuma y'umunsi umwe dukoze ubukwe akamubona aje hano kukureba mu rugo, urumva yabifata gute? None akaba azi ko musanzwe munakundana, urumva yatekereza iki kindi? Jay yabwira Mika ati ikibazo kiri hehe se? Ko wumva nyine dukundana, icya mbere Juliet abiwabo urumva sinamusanga iwabo ngo ngiye kumurebayo, kandi nyine abantu bose bazi yuko twaraye dukoze ubukwe. Ikindi sinamusohokana ngo tujye ahantu tuganire, abantu bose bazi ko ndi muri honeymoon. Kandi rero kuza hano akansanga hano tukaganira njyewe ndumva nta n'ikintu bitwaye. Nuko Mika abwira Jay ati ibyo ngibyo njyewe nyine nibyo ntashaka, sinshaka kubona uriya mukobwa muri uru rugo. Ati cyangwa ibyo njyewe nawe twumvikanye warabyibagiwe Jay? Jay aramubwira ati si byo twumvikanye ni ibiki? Nitwumvikanye yuko abantu bagomba kujya badusura. Nuko Mika aramubwira ati ahari ushobora kuba warabyibagiwe, reka nkwibutse neza ibintu byose njyewe nawe twumvikanye. Icya mbere twumvikanye yuko nta nshuro n'imwe tuzabonana, ko njyewe nawe tuzabana hano nk'uko twari dusanzwe tubaho mu buzima busanzwe. Twumvikanye yuko njyewe nawe tuzabana hano agahe gatoya, hanyuma tugahita dutangira process za gatanya. Kandi nyine twumvikana yuko nidutangira ibyo gusaba gatanya tuzahita dutandukana muri iyi nzu, buri wese akajya kuba aho ashaka mu gihe dutegereje yuko nyine iyo gatanya bayiduha. Ikindi ngira ngo urabizi neza ko twumvikanye yuko nta mukozi tuzagira muri uru rugo kugira ngo hatazagenda hagira umuntu ugenda avuga ibyacu hanze by'uko tubanye. Rero imirimo yose tuzajya tuyikorera, tuzajya tugira ibihe byo gukora. Uyu munsi uba uwawe, nanjye ejo uba ari umunsi wanjye. Hanyuma ibyo kumesa buri wese yirwarize. Ikindi twumvikanye ni ikigendanye n'abashyitsi, ngira ngo tunakigarukeho cyane. Twumvikanye yuko abashyitsi bemewe muri uru rugo ari abo muri famiye zacu. Abandi bose b'inshuti zacu tuzajya tubasanga aho dushaka, ariko ntibemerewe kudusanga muri uru rugo. Rero urumva yuko na Juliet nyine atari uwo muri famiye yawe, ntagomba kugusanga ahangaha. Nta kintu na kimwe upfana na Juliet, niyo mpamvu atagomba kuza muri uru rugo. Nuko Jay aramubwira ati Juliet andutira abantu bose bo kuri iyi si, ndetse aruta nabo mu muryango wanjye. Rero sinumva impamvu ushaka kuvuga yuko atagomba kuza hano. Mika aramubwira ati ibyo ni ibintu twaganiriyeho kuva kera Jay. Ntago akavuyo k'abakobwa baza kukureba hano cyangwa se abasore baza kundeba ahangaha twabakira. Rero uzajya bashaka azajya basanga iyo ngiyo, ariko ntago twakira akajagari kabo. Ngaho uyu munsi haje kukureba umukobwa umwe, ejo haje undi, ngaho baranaraye, nanjye nuko haje abasore utabara. Urumva ibyo bintu twabivamo? Ntago njyewe nshobora kwemera yuko hari umukobwa n'umwe uzaza kukureba hano. Uzajya ubasanga iyo ngiyo, nanjye uwo nzajya nkenera nzajya musanga. Nuko Jay yumvishe yuko Mika yamara amaje atari kwemera yuko Juliet azajya amusanga aho ngaho, umujinya uramwica cyane ati asiki ubundi yo gatanya yo ejo twabyutse tujya kuyisaba ibintu byose bikava mu nzira. Nuko Mika aramubwira ati ntabwo ibyo bintu byakumvikana ko abantu bamaranye umunsi umwe nuko bagahita bashaka gutandukana. Nuko Jay aramubwira ati ukwezi kwa mbere kukimara gushira tuzahita tuyisaba. Mika aramubwira ati hoya Jay, ntabwo ibyo nabyo twabikora, reka nibura umwaka ushire. Nuko Jay abwira Mika ati ntibishoboka, umwaka wose njyewe nawe tukibanye muri ubu buzima bushaririye gutya, ntabwo umwaka washira. Nibura reka dufate amezi 6, ndumva byo nta muntu uzabyibazaho cyane. Rwose nibura amezi 6 yo birumvikana yuko abantu bashobora gutandukana. Nuko Mika aramubwira ati nta kibazo, amezi 6 nanjye ndayemeye, reka tuyamarane tubana, hanyuma namara gushira tuzahita dutandukana, buri wese agiye kubukwe, hanyuma dutangire process zo gusaba gatanya. Nuko Mika aravuga ati ariko nanjye sinjye uzarota ayo mezi 6 ashize rwose, ndumva bitangiye kundambira, nta n'umunsi n'umwe urashira. Buri umwe yahise yihagurukira nuko yigira mu cyumba cye, nta n'umwe usezeye ku wundi, nibura ngo anamwifuriza ijoro ryiza. Batangiye kubana bashihurana batumvikana habe na gatoya. Ukwezi kwa mbere kose kwari rwaserera. Umunsi wa Jay wagera wo gukora imirimo yo mu rugo nk'uko bari barabyumvikanye, Jay ntagire ikintu na kimwe akora akabyihorera. Cyakora yapfaga guteka gusa,
ikintu yari azi guteka nacyo cyari umureti gusa. Breakfast ikaba umureti, lunch ikaba umureti, n'ibya nijoro bikaba umureti, kandi rimwe na rimwe akanabishiriza bishaka kugira ngo gusa ahime Mika. Mika byose yarabyitegererezaga, nuko akabona ko Jay abikora kubera agahimano gusa no kugira ngo amubabaze amwihimureho. Bose bahoraga bavuga bati ariko amezi 6 azarangira ryari koko ngo dutandukane. Barabaraga bakabona ari iminsi 183 yose hamwe kugira ngo amezi 6 arangire. Nuko Jay azana igitekerezo ati kera twiga muri interna hari ukuntu twamanikaga kalendari y'iminsi igihembwe kizamara, umunsi urangiye tugacishamo umurongo tukishimira yuko uwo munsi uvuyeho. Natwe iyo kalendari dukwiye kuyigira hano mu rugo tukayimanika, nuko umunsi warangira tukajya ducishamo umurongo nibura bizihuta. Nuko babyumvikanaho kalendari barayimanika buri munsi, bakabyuka batanguranwa kujya gucishamo umurongo ku munsi waraye urangiye, nuko bakiruhutsa bati nibura havuyeho umunsi umwe. Nuko bakishima bati nyamara iminsi izagira irangire. Bakomeje kubana batumvikana, nta muntu n'umwe witaye ku wundi. Amezi 2 arinda ashira bakiri muri izo ntambara. Mika mu busanzwe yari umuntu mwiza, kwigira uwo atari ngo akomeze guhangana na Jay byageze aho biranga biramunanira, nuko yibera Mika wa nyawe wa wundi usanzwe. Nuko abwira Jay ati Jay, njyewe rero ndabibona yuko guteka wowe byakunaniye, n'imirimo yo mu rugo rwose ntayo uzi, nta kintu na kimwe uzi. Reka njyewe njye mbyikorera nk'ibisanzwe, n'ubundi njyewe nari nsanzwe mbikora mu rugo. Byose nzajya mbikora, nteke menye buri kimwe cya hano mu rugo, no kukumesera nzajya mbikora. Wowe uzajya umfasha igihe ubishatse gusa, nyine ubonye yuko navunitse, kandi nabwo utabikoze nta kibazo, njyewe nzabyihanganira. Mika yatangiye gukora ibintu byose nk'umugore mu rugo nyine. Yava ku kazi agakora ibintu byose, mu gitondo nabwo akazinduka cyane akajya ku kazi, byose yagombaga gukora birangije. Rimwe na rimwe yabona n'akanya akajya muri ya chambre yagombaga kuba iye na Jay, nuko akayitunganya, akareba amafoto, yarangiza akongera agasohoka agafunga. Jay we ariko nta kintu na kimwe byari bimubwiye, nta n'ifoto n'imwe yo mu bukwe bwabo yari yarigeze areba. We yakomeje kubaho abangamiye Mika cyane, agataha mu gicuku, ubundi akamara nka weekend yose yasohokanye na Juliet. Mika ibyo byose akabireba akabyirengagiza ntibinamutera ikibazo rwose, akanabifata nk'ibitabaye. Jay ibyo byose yarabirebaga akabona ukuntu Mika ari umuntu mwiza, akabona ukuntu Mika atajya amutera hejuru cyangwa ngo baserere, kandi nyamara yaza kuba ari undi muntu ukunda gushoza intambara ibyo byose byari kubaho. Nuko akamwitegereza akibaza ati ariko se Mika no mu busanzwe nuko nguko ateye? Ariko nyine akabireka ntagire ikintu na kimwe abwira Mika. Jay ubundi yafataga Mika nk'umwanzi we cyane, ariko yaramurenganyaga kuko yamushinjaga amakosa yuko iyo aza kuba atariho ntago ababyeyi babo bari kwigera babahatiriza kubana. We yavugaga yuko Mika yabayeho kugira ngo amubangamire gusa, amubuze amahirwe yo kwibanira n'umukunzi we Juliet. Ariko nyamara yaramurenganyaga kuko Mika nawe kuba yarabanaga na Jay ntago yari yarigeze abihitamo. Byose ntago byari amakosa ye rwose. Bakomeje kubana gutyo nyine, Jay azira urunuka Mika, ariko Jay ageze aho nawe abitekerezaho, abona Mika amuhora ubusa ko nawe atari ikosa rye. Nuko yiyemeza kumubera umuntu mwiza no guhinduka, nk'uko yabonaga Mika asigaye yaramubereye umwana mwiza cyane. Rimwe ari nijoro baryamye, Jay yatinze gusinzira, nuko agiye kubona abona itara ryo mu cyumba cya Mika riracyarimo kwaka. Nuko aratekereza ati Mika se yagize ikihe kibazo, yasinzira atazimije itara se? Nuko arabyuka ajya kureba. Ageze impande y'icyumba cya Mika yumva Mika ari kuri telefone. Jay arikanga ati Mika yabaye iki? Kubundi aba ananiwe cyane, agera mu cyumba cy'agahita aryama, nuko agasinzira. Nukubera icyo akiri maso se? Yabonye umukunzi se kubundi atajya akunda kuvugira kuri telefone cyane? Jay yararindiriye, nuko Mika akiva kuri telefone, Jay nawe arakomanga. Mika arakingura, nuko arikanga. N'ubwa mbere yari akomangiwe na Jay kuva babana muri urwo rugo. Mbese nyine nibwo bwa mbere Jay yari aje kumureba. Nuko Mika ahita amubwira ati Jay bite, uzi ko unkanze?
Jay aramubwira ati ahubwo bite wowe kutaryama, wabonye umukunzi se ko numva gukiri kuri telefone niwe mwari murimo kuganira? Nuko Mika aramusubiza ati reka reka, umukunzi w'iki se? Njyewe rwose nta bintu by'abakunzi najyamo, nta n'uwo nkeneye, byose ni ibinyongerera stress. Nuko Mika ahita akomeza kubwira Jay ati ni ibigendanye n'akazi narindimo, rwose mfite urubanza hariya rwankomereye, ni ubwa mbere ibi bintu byambaho, byanesheje umutwe cyane, narindimo mvugana n'umukiriya wanjye. Niko mu busanzwe yari umwavoka, niko kazi yakoraga. Nuko Jay aramubwira ati biteye bite se ngo mufashe? Nuko Mika aramubwira ati urumva witeguye kumfasha? Jay aramubwira ati mbwira nyine uko biteye numve niba hari icyo nagufasha. Nuko Mika aramubwira ati mbino tujye muri salo twicare nkubwire uko icyo kirego giteye, wenda hari inama wangira kuko njyewe byanshanze. Ni bwa mbere mu mateka yabo kuva babana bari bagiye bakicarana bakaganira badatongana, barimo kumvikana nta n'umwe ushihura undi. Nuko Mika atekerereza Jay ko ikirego giteye. Nuko Jay nawe amaze kubyumva amugira inama y'uko azabigenza, amufasha gushaka amakuru yose afatika kuri icyo kirego. Saa 7 z'ijoro zarinze zigera bakicaye muri salo. Nuko Mika arishima kuko Jay ibyo yari amaze kumubwira yabikoze akabona koko ibyo bintu bishoboka. Ibyo birangiye barangije kuvugana basezerana aho bajya kuryama. Ni ubwa mbere buri wese yari abwiye undi ngo ijoro ryiza, byari nk'igitangaza. Iminsi nayo yaragiye irisunika, nuko hasigara amezi 3 gusa ngo batandukane. Hamwe bari baramanitse kalendari, iminsi yari isigaye yanganaga n'iyari imaze kurangira. Muri iyo minsi Mika na Jay bari basigaye babanye neza, umwe aca ku wundi akamusuhuza, bajya kuryama undi akabwira undi ati ijoro ryiza. Ibyo kurya bakabisangirira bose ku meza amwe, dore ko mbere buri wese yafataga ibyo akigira mu cyombo. Bari basigaye basangirira ku meza amwe, nta rwango na rumwe no guhangana bikiri hagati yabo. Ariko ari nako urukundo rwa Juliet na Jay narwo rukomeje gukomera. Juliet nawe niko aho ari yahoraga ashima Imana, ayishima ko iminsi irimo kwicuma kuko yabonaga hasigaye amezi 3 gusa. Nuko Jay akamugarukira bakibanira. Umugoroba umwe rero Jay yagiye kureba Juliet kuko nyine bakundaga guhura bakaganira. Baricaranye barimo kuganira byacitse, phone ya Jay birasonye. Jay yarebye abona ni Mika umuhamagaye. Juliet abibonye arafuha telefone ahita yishikuza Jay ati ntugomba kumwitaba, nta kintu na kimwe mupfana rega. Nuko Jay ati zana mwitaba ariko numva ikintu anshakira, ashobora kuba agize ikibazo, kuva twabana n'ubwa mbere Mika rwose ampamagaye. Nuko Juliet aramubwira ati none se ariko ko numva usigaye umufitiye impuhwe, ubundi agize ikibazo bikureba hiki, nahamagare se cyangwa nyine? Phone yarangije gusona Jay atayitabye, Juliet yayifashe yayimwimye. Nuko Juliet abonye imaze gusona nuko arayimusubiza, aramubwira ati rega nta kintu na kimwe ugomba kuvugana na Mika. Hashize akanya ariko telefone ya Jay yarongeye irasona. Nuko Jay none harayitaba, yanga ko Juliet ayimwaka. Nuko Mika avugisha Jay yishimye cyane ati uri hehe Jay? Jay nuko arahamurangira. Nuko Mika ahita amubwira ati urabizi Jay, ndishimye cyane pe, warakoze cyane, waramfashije, umukiriya wanjye yatsinze, nanze kubyihererana. None Mika atararangiza kuvuga, Jay yagiye kumva yumva n'ubundi Juliet amushikuje telefone ye, nuko ayikubita hasi arayimena. Nuko Juliet n'umujinya mwinshi ati nta soni Jay, urumva ukuntu mufitanye amabanga menshi, ubundi kungira ikigoryi mukambeshya ngo uzangarukira, kandi mbona yuko usigaye ushobora kuba ukundana na Mika, byo ni ibiki? Ariko ubwuze ukuntu wari umwitabye ufite ibyishimo mu maso, wese ukuntu yakuvugishaga numva yishimye, ubwo ibyo ngibyo ni ibiki mutangiye koko? Juliet yakomeje kurakarira Jay cyane, amushinja amakosa yuko ashobora kuba akundana na Mika. Nuko batangira no gutongana. Jay ariko akamubwira ati ariko tuza ngo usobanurire, undi nawe akamubwira ati ariko uransobanurira iki? Juliet nta kintu na kimwe yashakaga kumva kubera uburakari yari afite.
nuko baguma aho ngaho bakomeza kuganira ariko bari gushwana. Mika nawe yakomeje kwibaza ku bimaze kuba kuri Jay, nuko aratekereza ati ese ni iki kibaye ko Jay tuvuganye rimwe gusa telefone ye igahita yanga. Nuko akomeza guhamagara Jay kenshi ariko ntibyakunda. Yageze aho aratekereza ati nyamara Jay ashobora kuba afite ikibazo. Ubwo muhamagaye akaba yaramaze kundangira ahantu ari, reka mpaguruke ngende murebe musangeyo ndebe ko nta kibazo agize. Mika agezeyo kubwo amahirwe yasanze ahantu Jay yaramaze kumubwira ko ari koko ari hakiri akiri kumwe n'umukunzi we Juliet, ariko ibintu bitameze neza hagati yabo, bombi bari gushwana. Nuko Juliet akimara gukubita amaso Mika atangira kongera kurakara cyane, atangira no kumutonganya no kumubwira amagambo menshi mabi amusesereza ati wandaya we uranshaka hiki ko wantwaye umugabo nkabyihanganira mukaba mubana mu nzu imwe, ni iki gitumye ukomeje no kudukurikirana aho twibereye hose. Mika cyumva ayo magambo asohotse mu kanwa ka Juliet yarumiwe, nuko ahagarara aho ngaho atangira gutekereza byinshi, yibaza n'ikintu agiye gukora n'ikintu agiye gusubiza Juliet kuri ayo magambo mabi yari amaze kumubwira. Ariko agihagaze aho ngaho akibitekerezaho yagiye kumva yumva Juliet amusutseho inzoga mu maso yari arimo kunywa no ku myenda ye. Nuko Mika biramucanga, nuko aramubwira ati rwose Juliet mbabarira, humura rwose umugabo wawe ntago nigeze mutwara, nta kintu na kimwe cyabaye hagati yanjye nawe, usibye ko twabeshye Imana n'abantu tugasezerana tubwira isi yose ko dukundana, ngira ngo ariko nawe urabizi neza ko nta rukundo rwari ruri hagati yacu, rero humura nta kintu na kimwe kiri hagati yanjye na Jay. Nuko Juliet aramubwira ati none n'iki gitumye uza kumureba, ntago wari kwihangana akagusanga mu rugo? Nuko Mika aramubwira ati twari tumaze kuvugana, nuko telefone ye numva idakomeje gukunda, ngira ngo hari ikibazo ashobora kuba ahuye nacyo, niyo mpamvu nyine ntekereje kuza kumureba kuko yari amaze no kundangira ahantu ari, rero ndumva ibyo ngibyo atari ikibazo, kandi ni ukuri mumbabarire ntago nari ngambiriye kubateranya no kuba nari muhamagaye, nta kindi kintu na kimwe dupanga, mbasabye imbabazi rwose mbikuye ku mutima kandi sinzabyongera, ndabinginze mumbabarire. Nuko Juliet n'agasuzuguro kenshi aramubwira ati ngaho nyine tuve mu maso ugende, kandi nyine ntuzongere kumuhamagara no kumubaza amakuru ye, umubaza ahari, ibyo ngibyo birakureba ubundi wamubazaga ahari kugira ngo bigende bite, ibyo ngibyo wumvaga biri mu nshingano zawe. Mika yakomezaga gutangazwa n'amagambo ya Juliet, nuko ahita ahindukira ngo yigendere. Nuko Jay aramubwira ati Mika, uranyura hehe n'izo nzoga bamaze kukumena mu maso no ku myenda yawe rwose, uragira ngo abantu uri bunyureho bagende bavuga ngo wanyweye urangije unazimenaho? Nuko Jay yakomeza kumubwira ati kandi ndabizi neza nta modoka wazanye, nibura uhita unajyamo witware witahire, reka rero mbanze nze nkugeze mu rugo. Nuko Juliet ararakara cyane atariko Jay ibyo nahoze ntekereza ni ukuri koko, niba unkunda ni gute ugiye kunsiga ngo ugiye gutwara Mika umugeze mu rugo? Nuko Jay aramubwira ati ariko nawe ubishaka waza tukajyana, hanyuma niba ushaka ko dukomeza no kuganira tukagaruka tugakomeza tukaganira, ariko namugejeje mu rugo kuko urabona yuko nta hantu yanyura ameze kuriya. Nuko Mika abonye ukuntu Juliet ari gushwana na Jay kubera we, nuko abwira Jay ati ntugire ikibazo Jay, ntugire ikibazo na kimwe, utangiye kwira nta muntu n'umwe uri bumbone ngo abyiteho, kandi hano mu isakoshi yanjye mfitemo akahisharupe ndi bwitwikire, ngiye kwifatira akamoto kangeze mu rugo, ndayivaho mpita ninjira mu rugo nta muntu n'umwe uri bumbone. Rero kugenda ameze gutya ndumva nta kintu na kimwe bintwaye. Mika yahise yitahira, Juliet na Jay nabo basigara aho ngaho, bose bari barakaye cyane. Juliet yari yarakariye Jay kubera umubano yabonaga usigaye uri hagati ye na Mika. Jay nawe yari yarakariye Juliet ku buryo bikomeye cyane kubera imyitwarire ye n'amagambo mabi yavanaga mu kanwa ke. Jay na Juliet bakomeje kwicara aho ngaho nta n'umwe uvugisha undi, ariko hashize akanya gatoya Jay gukomeza guceceka biramunanira, nuko abwira Juliet ati ariko ubwo urumva nta soni na nke ufite z'ibyo umaze gukora, reba umeneye telefone Mika umusutseho inzoga umuziza ubusa,
uvuze amagambo mabi atagira ingano, uratukanye ntako utagize, ariko igitangaje ni ukuntu nta kintu na kimwe bikubwiye rwose, nta nubwo ushaka gusaba imbabazi. Nuko Juliet aramureba aramubwira ati nta mbabazi nasaba kuko nta n'ikosa na rimwe mfite. Nuko Jay yumvishe ko Juliet amubwiye ko nta kosa na rimwe afite n'ibintu byose amaze gukorera aho ngaho, nuko arumirwa. Nuko aramubwira ati uzi ikintu kintangaje, ni ukuntu udashaka gusaba imbabazi n'amakosa yose umaze gukora, n'ukuntu Mika acishije bugufi akanagusaba imbabazi n'ibintu byose umaze kumukorera, ukuntu umumennyeho inzoga ubizi neza yuko atanazinywa, n'amagambo yose umaze kumubwira atagira ingano. Mika nubwo agusabye imbabazi yari abizi neza yuko nta kosa yakoze, ariko abikoze kugira ngo umuriro wari watse aha ngaha urangire. None wowe ufite amakosa nk'ay'ingurube, nta nubwo ushaka no gusaba imbabazi. Na n'ubu rwose ndabona ukihagazeho umeze nk'umuntu ukiri mukuri. Nuko Juliet yumvisha ukuntu Jay akomeje gushimagiza Mika, arongera ararakara cyane ati ariko niba waramukunze mwazigumaniye ukareka gukomeza kumbeshya. Jay aramubwira ati ariko wowe aho kurakara wagiye ubanza ugatekereza ku bintu ugiye gukora no ku bintu ugiye kuvuga byose. Wakabaye ureba kure ukabanza no gushishoza. Buriya Miki yabishaka ahubwo ni twebwe yari gufata nk'abanyamafuti akanadutonganya cyane, kuko ni twebwe twari kuba turimo kumuca inyuma. Wibuke ko Mika ari umugore wanjye nanjye nkaba ndi umugabo we mu mategeko. Yakabaye rero adutonganya akanaguha gasopo ku mugabo we. Rero nkubwiza ukuri, gabanya umujinya no gufuha no kurakara cyane, kuko Mika tubana mu nzu imwe. Habaye hari ikintu dushaka gukora rwose twagikora twisanzuye, ntuzamenye n'ibyabaye. Rekeraho kwitwara nk'umusazi kandi ngo witware nk'umuntu utazi neza ko ibi bintu byose twagiye kubana twarabipanze. Rero gabanya umujinya, ugabanye ibyo bintu byose uri kwigira. Juliet uko yakomezaga kumva ayo magambo ya Jay asa nk'aho ari gushimagiza Mika, niko uburakari bwarushagaho kwiyongera. Nuko aramubwira ati noneho utangiye no kunyita umusazi. Niba wumva utakinkeneye kuba ndi kumwe nawe, wumva bikubangamiye rwose uri kumwe n'umuntu w'umusazi, ngaho genda ukomeze wibanire na Mika. Niba wumva koko ari we muntu wahisemo mwabana ubuzima bwawe bwose, ubwo ngubwo nizere yuko ibyanjye nawe birangiriye aha ngaha. N'ubundi nabaye injiji kuva kera, nakabaye narabibonaga. Buriya wabonye utakinkeneye mu buzima bwawe. Nuko Juliet afata isakoshi ye ngo yigendere. Nuko Jay aramubwira ati Juliet wifata ibintu uko bitari, njyewe nawe turacyakundana kandi humura, amezi 6 twari twihaye arenda kurangira, hasigaye amezi 3 gusa. Nuko Juliet arahindukira aramubwira ati gumana na Mika mwasezeranye, ubwo ubukire bw'iwabo bwarakuryoheye nyine niwe wahisemo. Bikomeza kumbeshya gugira injiji kandi ibintu byose ndi kubibona. Nuko Juliet yigendera gutyo. Jay we yasigaye aho ngaho yumiwe, yakomeje gutangazwa cyane n'imyitwarire n'amagambo mabi ya Juliet. Nuko aravuga ati ese buriya koko mu buzima busanzwe ni kuri ya Juliet ameze, nkaba narigeze mbibona. Ese ni kuri yagira umujinya no guhubuka no kuvuga amagambo ateye isoni kuriya? Ese ubu koko ko yonyine niyo iteye ziriya ntambara zose? Ubu siyo biba ari ikindi byari kugenda gute? Jay yahise yishyura ibyo bari bamaze gufatira aho ngaho byose. Nuko afata cya kimene cya telefone ye Juliet yari yameneye aho ngaho, nuko aracyitegereza agahinda karamwica. Nuko arabanza ajya gushaka indi telefone kugira ngo abone gutaha. Birumvikana ko yageze mu rugo atinzeho gatoya. Nuko mu mutima akibwira ati noneho Mika we ndaza kumukizwa n'iki, kubu yarakaye cyane kubera ibyo Juliet yamukoreye. Jay yatekerezaga ukuntu Juliet yatutse Mika cyane akanamumenaho inzoga, kandi Mika atarageraga na rimwe mu buzima bwe asoma ku nzoga. Nuko akumva atazi ahantu ari bumuhere amusaba imbabazi. Jay ariko ageze mu rugo yaratunguwe cyane. Mika yaje kureba umuntu winjiye, abonye ari Jay atangira guseka yishimye rwose. Nuko aramubwira ati oh Jay uraje, uzi ko nari nishyizemo ko uri bujyane na Juliet kubera ukuntu nabonaga yarakaye cyane yanafushye cyane atekereza yuko dukundana. Rero nari nzi ko atari bwemere yuko ugaruka hano mu rugo.
nuko Jay abwira Mika ati ibyanjye na Juliet ni rwaserera gusa. Yivumbuye nuko aragenda. Muri iyi minsi twari tumaze iminsi n'ubundi dushwana, ariko ibyabaye uyu munsi byo sinzi aho bizagarukira pe. Sinzi impamvu yo gushwana kwanjye na Juliet muri iyi minsi, bikomeje kumbera urujijo nanjye. Nuko Mika aramubwira ati birumvikana nyine buriya abarakaye cyane, erega nta muntu wapfa kwizera yuko abantu babana mu nzu ari babiri, umusore n'umukobwa, nuko ntihagire ikintu kiba hagati yabo. Buriya nyine abitekerezaho bikamubabaza cyane, niyo mpamvu aba yarakaye. Nuko Mika arakomeza aramubwira ati ni ukuri uzamunsabira imbabazi, kandi nahumura iminsi irimo irihuta cyane, hasigaye igihe gito cyane, sinzi impamvu atabibona. Jay yitegereje Mika ukuntu atigeze arakarira Juliet ku byo yamukoreye, ahubwo akomeje gusaba imbabazi. Nuko aramubwira ati Mika, ni ukubera iki uri umunyamahoro cyane? Nta na rimwe ndakubona washoje intambara. Mika yatunguwe cyane no kumva Jay amubaza ikintu nk'icyo, nuko aramubwira ati Jay, ubwo nyine nuko nguko nitereye, ariko njyewe nyine mbaho nk'umuntu uzi ko ibintu byose bizarangira. Ubu buzima tubaho buzarangira, n'aya mezi 6 azarangira, n'ikimenyimenyi agiye gushira. Rero nta mpamvu yo kwirirwa mpanganye n'umuntu ngo dushwanira ibintu cyangwa ikintu runaka. Kubera iki se twashwana? Kandi nyine byose dushwanira tunarwanira bizarangira. Uragira ngo njyewe nawe na Juliet tujye twirwa tugurukana tuhora mu ntambara zidashira, hanyuma amezi 6 nashira njyewe nawe tujye tunyuranaho turebane nabi, ntihagire umuntu n'umwe usuhuza undi, twarahindutse abanzi? Buriya njyewe mba mbona tuba dupfa ubusa, kandi njyewe kugira ngo n'ubundi ngira n'umuntu ikibazo, rwose biramvuna cyane, simba nshaka kugirana ibibazo n'abantu. Nuko Jay abwira Mika ati iyo aba abantu bose biberagaho nkawe, isi yahinduka paradizo. Nuko Jay arongera aramubwira ati none se koko ubiyo umbonanye na Juliet, cyangwa se kwa kuntu cyagiye tukimara kubana njyewe nawe nagendaga nkisohokana na Juliet tukimarira nka weekend twarigendeye, ntabwo byakubabazaga? Byo wabifata gute? Mika aramubwira ati ubu se nkubeshye ko bitambabazaga, nubwo twari twarasezeranye ko muzakomezanya mugakundana nk'uko byari bisanzwe, ariko nyine uri umugabo wanjye. Rero narababaraga kubona umuntu agenda weekend yose akayimara, udashobora kumuhamagara, udashobora kumubaza amakuru ye, nta burenganzira na buke ubifiteho. Nyine birumvikana birababaza. Twari tuzi yuko njyewe nawe ibintu byoroshye, ariko buriya twaribeshyaga. Uru ni urugamba rukomeye cyane, gusa ariko nanone icyiza nuko rugiye kurangira. Amezi 3 asigaye, ndizera ko nawe tuzajya kubona tukabona arashize. Nuko Jay aramubwira ati none se nyine niba byarakubabazaga cyangwa nyine niba bikubabaza, kuki utabimbwiraga ngo mbireke, cyangwa se ngo usakuze kugira ngo nyine mbireke mbivemo? Nuko Mika aramubwira ati ariko kubera iki ibintu byose tugomba kubikemura dukoresheje intambara? Buriya gusakuza no kwisararanga ubona bimaze iki? Icyiza iyo ibintu biri kuba ubona biri kukubabaza ariko ukaba ubifiteho ububasha, hari icyo wahinduraho uragikora. Ariko iyo utabishoboye ubona nta kintu na kimwe wabihinduraho, nabwo urabireka, ukabireka nyine igihe ubwacyo kikazabisobanura. Rero nta mpamvu n'imwe zo guhangana. Kuri uwo mugoroba Jay yasabye Mika imbabazi ko yamubaniye nabi mu minsi ya mbere bagitangira kubana, ko byose byari agahimano, ko yahoraga amubona nk'umwanzi we, kuko nyine yatekerezaga yuko yataza kuba we ibye na Juliet byari kugenda neza bakigumanira. Nuko Mika aramubwira ati nanjye nyine umbabarire, kuko nanjye mu minsi ya mbere nuko nagufataga nk'umwanzi wanjye, nk'umuntu waje kumbangamira mu buzima bwanjye. Ariko buriya twese nta numwe rwose wakabaye arenganya undi, kuko urabizi neza ko nta ruhare na rukeya twabigizemo. Jay yatangiye kwisubiraho, akajya ataha kare agafasha Mika imirimo yo mu rugo, rimwe na rimwe rwose akanamusanga mu gikoni akamubwira ati ngaho nyigisha guteka, ntazongera kujya ngutekera umureti gusa. Nuko Mika akamwigisha akanamuserereza ko ibyo nyine ari imireti gusa kandi nabyo aba yanabishirije. Jay akamubwira ati
ubu umaze kubimenya, hari igihe uzajya utaha usange naguteye surprise nagutekeye. Nuko bakishima bagaseka. Bari basigayeho babayeho bishimye, bafashanya muri buri byose, nta n'umwe ukibangamira mugenzi we. Batangiye kubana neza bumvikana, nuko iminsi nayo nyine ikomeza kwicuma, bashiduka hasigaye ukwezi kumwe gusa. Umunsi umwe bose biriwe mu rugo, Jay yatse urufunguzo Mika rwa ya chambre yabo batajyaga bajyamo. Mika biramutungura, nuko aramubwira ati noneho Jay ugiye gukora iki muri iriya chambre? Nuko Jay aramubwira ati ndumva nshaka kureba amafoto y'ubukwe bwacu. Mika amuhereza urufunguzo, amurangira ahantu ari buyakure, nuko we yisigarira aho ngaho yiyicariye. Nuko Jay ajya mu cyumba, nuko atangira kureba amafoto y'ubukwe bwe na Mika. Nuko Jay uko yakayitegereje mu mutima ati uzi ko burya njyewe na Mika tuberanye, mbega ukuntu Mika yari umugeni mwiza, twese twasaga neza. Jay yarebye amafoto yose, nuko abonamo imwe muri ayo mafoto nziza cyane, ateruye Mika bombi barimo guseka. Nuko iyo foto ayikuramo arayizana kugira ngo ayereke Mika. Ariko ageze aho yari asize Mika, yasanze Mika ari kuri telefone ari kuvugana na mama we, ari kumubwira ati mama, Jay ni umugabo mubi cyane rwose, nihanganye kenshi ariko maze kurambirwa, kandi urabizi maze igihe mbikubwira. Amezi 6 tugiye kumarana wagira ngo ni imyaka 100, aho kugira ngo niyahure rero kubera urushako rubi. Rwose mama, nzagaruka iwacu pe, kuko uburibwe ndi gucamo ni bwinshi cyane. Mama Mika aramubwira ati rwose mwana wanjye ndakumva kandi ndakwiteguye, gushaka nabi biravuna. Bimwe tubwira abantu ngo niko zubakwa, bagakomeza bakabana bashinyiriza, ukajya kumva abantu bicanye. Ntago rwose nabikugiramo inama. Niba ubona byanze uziyizire, kandi ntugire ikibazo na papa wawe, nzamuvugisha nzabimwumvisha. Nuko Mika abwira mama we ati rega mama, niko bimeze, nanjye rwose ndabona ntagishoboye kwihangana. Nuko mama Mika aramukomeza, aramubwira ati nta kibazo rwose, ndakwiteguye mwana wanjye, humura uracyari muto, uzabona undi mugabo. Nubona byanze burundu uziyizire, aho kugira ngo uzicwe n'agahinda. Nuko Mika na mama we basezeranaho. Mika telefone ayishyira hasi. Nuko Jay amaze kumva ayo magambo Mika yari amaze kuvugana na mama we, biramubabaza cyane. Abwira Mika ati ariko Mika, koko ubu ndi umugabo mubi utakifuza kubana nawe? Ubu ngubu koko njyewe ndi inyamaswa ngiye kuzatuma wiyahura? Nuko Mika abwira Jay ati umbabarire Jay, rwose nawe urabizi ko nta kibazo na kimwe kikiri hagati yanjye nawe, ariko nawe umupango wanjye nawe urawuzi. Tugomba gutangira kubwira famiye zacu ko twananiranywe, ko rwose kubana njyewe nawe byanze burundu, ko duhora dushwana, mbese nyine ko tugiye kuzicana. Tangira nyine nawe unsebye mu muryango w'iwanyu, ubabwire yuko ndi umugore mubi, ko nakunaniye, ko nyine kubana nanjye bitakunda, kugira ngo nyine igihe tuzaba tugiye gusaba gatanya batazatubaza ibibazo byinshi, kandi nyine urumva ntago ari ibintu tugomba kubatunguza, bagomba kuba babizi. Nuko Jay abwira Mika ati njyewe nta kintu na kimwe nzabwira famiye yanjye, nta kintu kibi na kimwe nkuziho, rero urumva ko nta na kimwe nakuvugaho, kandi nta nubwo nzigera nkubeshyera. Rwose unyihanganire, njyewe simbibashije. Niba ubishoboye unsebye kuri famiye y'iwanyu uko ubishaka kose, ariko njyewe umenye yuko nta kintu na kimwe nzakora. Ubwo nyine bazabifata nkaho ari njyewe wananiranye, ariko wowe sinzakubeshyera. Nuko Mika aramubwira ati ariko wibuke ko ibyo bintu byose twabiganiraho kuva na mbere, twarabipanze byose, twarabiteguye. Twavuganye yuko njyewe nawe nitumara kubana amezi 2 gusa, ayandi asigaye tuzayamara tubwira famiye zacu ko twananiranywe, kugira ngo amezi 6 akikubitamo nyine tuzahite dutangira gusaba gatanya. Ibyo bintu siko twabivuganye Jay? Nuko Jay aramubwira ati niko twavuze ndabizi, kandi nta nubwo nkurenganiriza yuko rwose wowe wabikoze, ukaba warabwiye mama wawe yuko njyewe nawe ibyanjye nawe bitameze neza. Njyewe rero kugeza ubu izo mbaraga ntazo mfite Mika, kandi ndakwinginze unyumve neza. Nuko
nuko Jay akomeza kubwira Mika ati wowe ubikora uko ubyumva, ubikora uko ubishaka, ubibwire famiye yawe ko nakunaniye, nunabishobora ugende ubibwire na famiye yanjye, ariko njyewe ntutegereze yuko hari ikintu na kimwe nzagufasha cyo kugenda ngusebya mbwira abantu yuko wananiye, kuko naba ngiye kukubeshyira kandi simbishaka. Nuko Jay ahita abwira Mika ati ahubwo iby'icyo kiganiro tube tubiretse, ahubwo reba iyi foto narinzanye, urabona atari nziza? Reba iyi foto nguteruye mu bukwe bwacu ukuntu twari tumeze neza duseka twishimye, urabona ariko ukuntu twari tuberanye. Nuko Mika arayireba aravuga ati nanjye iyi foto narayikunze cyane. Nuko Jay abwira Mika ati rero ngiye kuyikoresha tuyimanike hano muri salo. Mika aramubwira ati ariko sibyo byose urabibikorera iki Jay? Mu kwezi kumwe gusigaye rwose ibyo bintu urumva bimaze iki? Nuko Jay aramubwira ati ibyo ngibyo byihorere. Nuko Jay arigendera, ya foto kuko arayikoresha, hashize akanya gato yaragaruka, nuko arayizana ayimanika aho ngaho. Bakomeje kubana kuri ya kalendari, nta muntu n'umwe wari ukibuka kujya gucishamo umurongo umunsi warangiye. Nuko bashiduka kwa kwezi nako kwari gusigaye kwenda kurangira. Mika muri iyo minsi ari n'umugoroba avuye ku kazi, mama Jay yaramuhamagaye nuko aramubwira ati uze guca hano ndashaka yuko duhura tukaganira. Nuko Mika bimutera ubwoba ati ese buriya mama Jay aranshakira iki? Nuko Mika ahamagara Jay aramubwira ati Jay nyuze iwanyu, mama wawe ambwiye yuko ankeneye, urumva rero ndibuze kugera mu rugo ntinzeho gatoya. Nuko Jay aramubwira ati Mika, mama wanjye aragukunda cyane na famiye yanjye yose muri rusange baragukunda cyane, buriya wabona bagukumbuye. Nuko Mika aramubwira ati simbizi Jay, simbizi niba ari urukumbuzi, kuko mama wawe duherukana vuba cyane rwose, nta minsi n'itanu ishize tubonanye, rero sinzi ikintu anshakira pe, ndumva afite ubwoba. Nuko Jay aramubwira ati ibyo ari byo byose nzi ko atari bibi, kuko famiye yanjye yaragukunze cyane. Mika yaragiye abonana na mama Jay, mama Jay aramubwira ati ariko Mika kuki umpisha, kuki utambwira ibibazo biri hagati yawe na Jay ngo mbagire inama koko? Mama wawe yambwiye yuko mushaka gutandukana nuko ndumirwa, none ngaho mbwira bimeze bite, mwapfuye iki? Niki kigiye gutuma mugira naho mushaka gutandukana koko? Mika akimara kumva ayo magambo yabuze icyo avuga, nuko atekereza ku kintu agiye kubeshyera Jay, nuko biramuyobera. Nuko abwira mama Jay ati umbabarire rwose kuko ntari bugire ikintu na kimwe ndi bukubwire, ibi bintu reka tuzabiganireho njyewe na Jay twese turi kumwe, kuko nshobora kukubwira ibyanjye, mwahura nawe akakubwira ibye, ukabura icyo ufata n'icyo ureka. Rero reka tuzabiganire twese turi kumwe, tukubwire ibyacu uko bimeze, numva byaba byiza kurushaho. Mama Jay yaramubwiye ati wa mugani wawe nibyo byaba byiza kurushaho, muzashaka akanya mwese muhari, mudutumeho tuze tubaganirize, tubagire inama, wasanga ari n'ibibazo byoroheje mwakemura bitabaye ngombwa ko mutandukana. Mika yahise yiruhutsa, nuko mu mutima aravuga ati Imana ishimwe ndagukize, ubu se koko nari kukubwira iki? Ubu se koko Jay noneho nari kumubeshyira ngo iki? Mika yaratashye, ageze mu rugo asanga Jay yamufashije ibintu byose biri ku murongo, ameza ateguye, nta kibazo na kimwe gihari. Baricaye batangira kuganira, nuko Jay abaza Mika ati ese mama yagushakiraga iki? Nizere yuko ari amahoro. Nuko Mika abwira Jay byose uko byagenze. Nuko Jay aramubwira ati erega icyiza nuko twababwiza ukuri. Nuko Mika aramubwira ati hanyuma se tubabwije ukuri urumva umupango wacu wagenda uti? Twumvikanye ko ibi ngibi turi gukora ari ibanga riri hagati yanjye nawe na Juliet, nta wundi muntu ugomba kubimenya, none se urumva tubibabwiye umupango wacu utaye tufeyiringa, rero nta kintu na kimwe bagomba kumenya. Nuko Mika arakomeza abwira Jay ati nyamara Jay nuko nabikubwiye ukabyanga, nawe ugomba kubwira famiye yawe yuko nakubereye umugore mubi. Humura rwose ntago nzabikurenganyiriza kuko ni ibintu twapanze kuva kera, rero ndakwinginze, none se urumva nibaza ahangaha tuzababwira iki? Jay iteka ryose iyo Mika yazanaga ikiganiro nk'icyo ngicyo yahitaga amujijisha, ntashake yuko bakomeza kubivugaho. Nuko ahita amubwira ati ibyo tube tuberetse Mika, turaza kubiganiraho. Nuko ahita amubwira ati ahubwo urabizi ikintu nashakaga kukubwira se?
nabonye muri sitoke nta kintu gisigayemo, hasigayemo ibintu bike cyane rwose. Ati reka tuzashake umwanya ngo uherekeze nuko tujye guhaha. Nuko Mika aramubwira ati ese urumva twaba duhaha ibindi by'iki? Byose nabikoze nabitekerejeho, nashakaga ibintu nyine bizarangirana n'iyi minsi ngewe nawe dufitanye, ariko uzi ko dusigaranye iminsi 5 yonyine yo kuba turi kumwe Jay. Kereka niba wowe uzaguma muri iyi nzu, ibyo tuzahaha ukazakomeza ukabikenera. Rero niba wumva uzaguma muri iyi nzu nta kibazo, reka tuzajye guhaha, ariko niba nanone utazahaguma reka twe kugura ibintu kuko bishobora kuzapfa ubusa. Jay akimara kumva yuko hasigaye iminsi 5 yarikanze. Nuko Mika aramubwira ati ko bigutunguye se ubu ntago wari ubizi? Nuko Mika ahita agenda arahaguruka azana ya kalendari, nuko ahereka Jay aramubwira ati nuko nyine twibagiwe kujya ducishamo imirongo mu minsi yarangiye, ariko ngira ngo nawe urabibona neza yuko iminsi isigaye ari 5 yonyine. Amezi 6 azarangira ku wa 4 w'iki cyumweru tugiye gutangira. Bivuze yuko umunsi wa nyuma wo kuba ndi kumwe nawe nk'uko twabyemeje ari ku wa 4. Hanyuma rero ku wa 5 tugatandukana, buri wese akajya ku bukwe nk'uko abishaka, tugatangira na gahunda zo gusaba gatanya. Nuko Jay arikanga, ntago ibyo bintu yabyumvaga. Yahise avuga ati ariko ibihe birihuta koko, nk'ubu ngubu amezi 6 ko twumvaga yuko atazarangira, ubu ngubu ashize ate koko? Nuko Mika aramubwira ati none se Jay bimeze bite ku ruhande rwawe ko ngewe umwanzuro narangije kuwufata ko nzisubirira iwacu, kandi rwose iwacu barananyiteguye cyane, bose barabizi yuko kuri uwo wa 5 nyine nzaba ndi mu rugo. Hanyuma se wowe bimeze bite? Uzaba uri hehe Jay? Uzaguma muri iyi nzu? Uzashaka ahandi wimukira? Uzahita ujya kubana na Juliet se bizagenda bite? Nuko Jay abwira Mika ati ngewe kugeza na n'ubu sindabimenya rwose, uwo munsi nugera ni nabwo nzamenya icyo gukora. Bombi babonaga iminsi irimo yirukanka ku buryo budasanzwe. Nuko Mika abwira Jay ati koko rwose ibi bintu nta muntu n'umwe wabyumva, nta muntu n'umwe wakemera ukuntu iyi minsi iri kwirukanka, sinzi ukuntu bimeze. Mika we yari yarabwiye nyina yuko azarara aje ku wa 4 nijoro, cyangwa se akazinduka aza ku wa 5 mu gitondo. Habura iminsi 3 kugira ngo nyine batandukane. Jay yinginze Mika aramubwira ati ndashaka ko dusohokana tukaganira. Nuko aramubwira ati ibaza ya mezi 6 yose tumuranye tutarigeze tunasohokanamo n'umunsi n'umwe. Nuko Mika aramubwira ati ariko niko nyine twari twarabyiyemeje, rero nta gitangaza kirimo. Nuko Jay aramubwira ati ndakwinginze uze dusohokane uyu munsi tuganire. Nuko Mika aramubwira ati ariko mu byo twiyemeje ibyo ngibyo byo gusohokana ntago birimo. Nuko Jay aramubwira ati ndakwinginze kuva twabana, iki nicyo kintu cyonyine ngusabye, ndakwinginze ntumakanire. Nuko Mika ageze aharamwemerera, yemera yuko basohokana. Barasohokanye bagenda bicayanye mu modoka, bose bambaye neza basa neza cyane. Nuko bagera ahantu bari basohokeye baricara bakomeza kuganira. Nuko Jay atangira kujya yitegereza Mika cyane. Mika nawe arabibona yuko Jay ari kumwitegereza cyane, isoni ziramwica. Nuko aramubwira ati ariko Jay kuri gukomeza kundeba cyane urandeba iki? Nuko Jay aramubwira ati ndi kureba ukuntu uri mwiza Mika, uri mwiza cyane pe, kuko witegereza rero nta muntu n'umwe bitabaho kuko urabikwiye. Nuko Mika aramubwira ati urakoze cyane kumbwira ko ndi mwiza, ariko nyine gabanya kunyitegereza cyane, urimo urantera isoni. Nuko bakomeza kuganira. Mika aramubwira ati Jay ndumva mfite ubwoba pe, ibaze nka Juliet asanze twicaranye ahangaha noneho twasohokanye, urumva noneho twamubwira iki? Kuba ushize nabonye bibi bibazo bikomeye, ubu noneho byarangira bite? Nuko Jay aramubwira ati ibyo byigutera ikibazo, Juliet twaratandukanye rwose, twatandukanye kera, njyewe ibyanjye nawe byararangiye burundu, uriya si umugore nashaka. Nuko Mika aramubwira ati si umugore washaka? Urashaka umugore umeze ute Jay? Kuriya mukobwa yagukundaga cyane yari kuzakubera umugore mwiza. Nuko Jay aramwitegereza aramubwira ati umugore mwiza nifuzaga mu buzima bwanjye bwose arahari, umugore mwiza ufite byose nifuza, umugore mwiza ucisha make, uzi gukora, ukunda abantu, w'umunyamahoro,
mbese nyine uwo nabonye we arenze ibyifuzo byanjye. Nuko Mika biramutangaza cyane, abwira Jay ati ndumva bintangaje, ntago nari nzi ko watandukana na Juliet none na nyuma y'igihe gito yamutandukanye hakaba hari undi muntu wabonye ufite ibyo wifuzaga byose, ubwo se uwo muntu ameze ate? Mika arakomeza aramubaza ati uwo ninde Jay? Ndamuzi, ndumva atari umuntu ahubwo ashobora kuba ari marayika wibera muri iyi si, ntakubeshye ndumva afite amatsiko yo kumubona. Nuko Jay abwira Mika ati biratangaje Mika, nanjye mu mezi make yashize nibwo namenye ko hari abamarayika twibanira nabo kuri iyi si. Buri gihe nicuza igihe nataye, igihe namaze ndi impumyi ntarabasha kubona ko hari umumarayika undi iruhande. Nuko Mika aramubwira ati cyakora Jay urimo urantungura cyane, kandi urimo uranarushaho kuntera amatsiko yo kumenya uwo muntu ukunda gutyo rwose. Nuko Jay aramubwira ati erega nta nubwo ari kure. Mika aramubwira ati ari hehe se? Ari hafi kudusanga hano se twazanye hano kugira ngo umunyereke? Jay aramubwira ati amatsiko yakwishe Mika, hindukira witonze urebe inyuma yawe. Nuko Mika aramubwira ati nindeba inyuma yanjye se ndahita mubona? Nuko Jay aramubwira ati hindukira urebe yuko utamubona. Mika n'amatsiko menshi arahindukira ariko ntiyagira umuntu n'umwe abona. Jay aramubwira ati reba neza witonze ku ruhande rw'iburyo bwawe. Nuko Mika arongera arahindukira inyuma ye ku ruhande rw'iburyo hari ikirahure kinini cyane. Nuko Mika akabona ari we wenyine uri kwibona muri miruwari. Nuko akimara kwireba mu kirahure Jay aramubwira ati ngaho komeza umurebe neza umwitegereze, uwo ni we mumarayika wanjye wo muri iyi si. Nuko Mika biramucanga biranamutungura cyane, emosiyo ziramwica. Jay amufata ikiganza aramubwira ati witungurwa Mika, ahari iki nicyo gihe ngo nkubwire ko ngukunda neruye. Ndagukunda Mika kandi cyane, nubwo maze iminsi nshaka kubikubwira nkabura aho mbihera, ariko ndizera ko icyo ari cyo gihe kugira ngo nkubwire ikindi ku mutima. Ni byinshi nagukundiye mu gihe gitoya tumaranye, ni byinshi wanyigishije. Uri uwo nifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose nsigaje muri iyi si. Mika we yari yatunguwe cyane ku buryo nta kintu na kimwe yari ashoboye kuvuga. Mika amaze gutuza, Jay yarakomeje aramubwira ati urabyumva ute Mika? Urabyumva ute njyewe nawe dukomeje tukibanira, kuko ndagukunda cyane, sinshaka yuko wansiga. Nawe se nibura iki gihe tumaranye urumva koko ugikomeje igitekerezo cyo gutandukana nanjye, cyangwa nawe urumva twakigumanira ubuziraherezo? Nuko Mika abwira Jay ati Jay, gute nakizera ibyo bintu byose urimo kumbwira? Mu mezi make ashize ndabizi neza ko ayo magambo urimo kumbwira ari nayo wabwiraga Juliet. Wihita rero ufata icyemezo cyo kugira ngo ukundane nanjye ngo nuko wenda watandukanye na Juliet ukumva ugomba guhita umfatirana ngo nkomore ibyo bikomere amaze kugutera n'agahinda kose yaguteye kugira ngo nkaguhanagure, wowe ukishakira kugira ngo dukundane, kugira ngo nyine urwo rukundo rwanjye rumukwibagize, kandi nyine ari uko ushaka kumwibagirwa gusa. Hanyuma nanjye nkicara nkishyira ahareze ngo urankunda, hanyuma y'igihe gitoya nkazasanga naribeshye. Fata umwanya ubanze utuze, ubanze utekereze ku gutandukana kwawe na Juliet. Rega haracyari kare, ushobora no gusanga ukeneye yuko musubirana. Bishaka rero kumfatirana Jay, ndakwinginze kandi. Nuko Jay aramubwira ati Mika, ibyo wibitekereza rwose, nubwo kugira ngo nshwane na Juliet ari we wabitangiye, ariko nyuma yansabye imbabazi ngo dusubirane ndabyanga burundu, kuko nari maze kubona neza ko atari we mukunzi nkeneye mu buzima bwanjye. Nuko Jay arakomeza abwira Mika ati reka nkubwize ukuri Mika, buriya ubwiza bw'umukobwa bushobora kumwinjiza ibwami, ariko imico ye n'imyitwarire ye nibyo bigena igihe ashobora kuhamara. Rero wowe ubwiza bwawe, imico yawe n'imyitwarire yawe byatumye numva nta wundi mukobwa nkeneye kubana nawe muri iyi si. Dutangira kubana numvaga ngiye nko kwiyahura, mu by'ukuri numvaga atari njyewe uzarota. Amezi 6 twari tumaze kumvikana kugira ngo tuzakore gatanya, atari njyewe uzarota ageze.
ariko mu by'ukuri ntakubeshye maze kubona yuko njyewe nawe nibura twakabaye tubana nk'imyaka 100 kuko sinjya nkurambirwa. Ntakubeshye ndagukunda cyane, uri umunyangeso nziza umuntu wese yakwifuza kubana nawe rwose. Wowe iyo ubishaka twari no gutandukana nko mu minsi mikeya rwose, no ku munsi wa mbere byarashobokaga ko twari gutandukana cyangwa tukarwana tukicana, ariko ukuntu uri umuntu mwiza, ukuntu uri umunyamahoro, ukuntu wampinduye, ndumva nta wundi muntu ushobora kubana nawe muri iyi si. Ndakwinginze rero kandi unyumve yuko ibyo ndi kukubwira ari ukuri. Ndakwinginze ngo umbabarire unkunde nk'uko nanjye ngukunda. Mika amaze kumva ibyo ngibyo byose Jay yari amaze kumubwira, aramubwira ati Jay reka nzabitekerezaho, kandi byiza nyine reka njyewe nawe dutandukane nk'uko twabipanze kuva kera, dusabe divorce, hanyuma nitumara gutandukana tumaze igihe tutabana ukumva ukinkunda nk'uko urimo kubimbwira ubu ngubu, nanjye nkumva nyine mpora ngukumbuye nshaka kuba aho uri, icyo gihe tuzaba dukundana koko tuzasubirana. Ariko nitugenda buri wese akibagirwa undi ntihagire wongera gutekereza undi, bizaba bigaragara yuko nyine tutigeze dukundana, wasanga ibyo byose nyine bikurimo ari uko tukiri kumwe. Nuko Jay abwira Mika ati Mika mbabarira unyumve kuko ndagukunda bya nyabyo, kandi uko iminsi izagenda ishira uzagenda ubibona, kandi aho kugira ngo dutandukane niba wumva koko ukinshidikanyaho, mbabarira umpa andi mahirwe y'amezi 6 twongere tubana andi mezi 6 njyewe nawe turi kumwe. Ndizera ntashidikanye yuko ayo mezi 6 rwose tuzayamarana ubibona neza yuko ngukunda. Nuko Jay yakomeza kwinginga Mika amusaba yuko yamubabarira ibya gatanya bakaba babyihoreye. Nuko Mika aramubwira ati mbabarira nanjye unyumve Jay, ibi bintu rwose kandi ntitwongere no kubiganiraho, mu mwanya mbitekerezeho kandi uzihanganira umwanya wose bizamfata mu gihe uzaba utegereje igisubizo. Rero bishobora kumfata umunota umwe, bishobora kumfata umunsi umwe, umwaka wose ushobora gushira nk'ibitekerezaho, kandi rwose nawe rega bishobora no kugira aho kumva byarakuvuyemo. Rero ihangane tubihe igihe twe guhubuka. Nuko Jay aramubwira ati rega sinanze kubitekerezaho, ariko nanone uri muri igihe kirekire cyane, tekereza nawe ngo umwaka wose. Nuko Mika aramubwira ati rega n'ibiri ishobora gushira, icyo ngusabye nyine nuko umpa umwanya niba koko unkunda bya nyabyo, kandi nyine ukanategereza wihanganye igihe nzaguhera igisubizo, kandi ndakwinginze iyi topic tuyireke nitwongere no kubivugaho. Barakomeje baraganira iby'iyo topic koko barabireka ntibongera no kubiganiraho. Nuko Jay nawe muri ako kanya nyine atangira gutegereza igisubizo Mika azamuha. Baratashye bageze mu rugo, Mika atangira kuba jene, ntiyakongera kwisanzura kuri Jay nk'uko byari bisanzwe. Nuko Jay aramubwira ati ariko Mika mvugisha kandi nyine unyisanzure nk'ibisanzwe, rwose wumve yuko ari nkaho nta n'icyabaye, sinkuhatiriza ngo ufate umwanzuro, nta nubwo nakurakariye ngo nuko utahise umpa igisubizo nk'uko nabyifuzaga. Ndakubaha kandi nzubaha n'icyifuzo cyawe cy'uko nyine uzampa igisubizo cyawe igihe nyine uzaba wumva bikurimo. Rero fata ibintu nk'ibisanzwe, witangira kuba jene ngo wange kumvugisha cyangwa se ngo ureke kunyisanzuraho. Nzategereza nihanganye kugeza igihe uzampera igisubizo. Mika we byari byamucanze, yari atangiye kumva yabuze n'ikintu aganira na Jay, akumva rwose yabuze n'ijambo na rimwe yamubwira. Iryo joro rikimara kuvaho hahise hasigara iminsi 2 gusa kugira ngo amezi 6 ashire. Ariko uwa 4 ari nawo munsi wa nyuma nyine wo kuri y'amezi 6 bagombaga kumarana, Mika yavuye ku kazi hakiri kare nuko arataha. Yaragiye ageze mu rugo atunganya ibintu byose abishyira ku murongo, ibindi arabizinga bishyiraho bigomba kuba biri, ajya no muri ya chambre yabo batajyaga babamo, nuko ibintu byose arabizinga abishyira ku murongo, arabibika ibyagombaga kubikwa, ahantu hose arahatunganya, nuko aricara ategereza Jay. Ariko yakomeje kubona Jay yakomeje gutinda, nuko agiye kumva yumva Jay aramuhamagaye, nuko aramubwira ati ndi butahe ntinzeho gatoya kuko nagiye kubonana na papa wanjye yambwiye yuko anshaka, rero nshobora kugira mu rugo ntinze.
nuko Mika aramubwira ati nta kibazo. Mika na Jay amwe mu masezerano bagiranye bari basigaye bayica, nko guhamagarana bakabazanya amakuru, umwe akabaza undi ahari n'uko ameze, kwemera ko abashyitsi batari abo muri famiye yabo babasura, kwicara bakaganira n'ibindi bikeya bari basigaye rwose babyica, nuko bagahura bakaganira. Kandi ibyo bintu byose bari barasezeranye yuko batazigera babikora. Mika rero ako kanya yakomeje kwicara ategereje Jay, ariko abona Jay yakomeje gutinda cyane, nuko ahita amuhamagara amubwira ati ariko Jay, ntiwibuka yuko amezi 6 yarangiye? Rero natashye kare kugira ngo nitegure nzinga ibintu byose mbishyire ku murongo, hanyuma mpite nigendera. Gusa nari nanze kugenda utaje, ariko ndabona urimo gutinda cyane. Jay yahise acika intege, nuko aramubwira ati none se koko urashaka kugenda? Nuko abwira Mika ati Mika, mbabarira rwose wikora ibyo bintu. Nuko Mika nawe aramubwira ati ariko ni ibintu njyewe nawe twumvikanyeho kuva kera, nutinda rero urasanga nigendeye. Nuko Jay yumvishe Mika atarimo kuva ku izima, ahita asezera kuri papa we aramubwira ati papa reka ntahe. Nuko papa aramubwira ati kunsezeyeho si igitaraganya wihuta, bimeze bite? Nuko Jay aramubwira ati papa reka ngende nzakubwira. Papa Jay aramubwira ati cyangwa ibyo numvise ko hagati yawe n'umugore wawe bitameze neza nibyo Jay? Nuko Jay aramubwira ati papa muri aka kanya n'ukuri nta kintu na kimwe nagusobanurira, nzabikubwira twitonze. Bo rero muri ako kanya bari bicaye barimo biganirira ibya business, nta kintu na kimwe bari bavuganye ku mubano wa Jay na Mika. Nuko papa Jay abwira umuhungu ati ariko kuki mwihererana ibintu, mwagiye mutubwira hakiri kare tukabaganiza tukanabagira inama. Nuko Jay aramubwira ati ndihuta papa, ubu ngubu nta kintu na kimwe twaganira rwose, tuzashaka umwanya uhagije nuko tubatumeho muze tuganire. Jay yatashye umutima wamuvuyemo, ibitekerezo byamurenze, byamubanye byinshi. Yari afite agahinda muri we ko umuntu yari asigaye akunda cyane, yumvaga yifuza kubana nawe ubuzima bwe bwose, kagiye kwigendera. Nuko Jay atangira kwibaza ati ese nkora iki ngatagenda? Mpamagare famiye zacu zose se nuko mbabwira ibyacu? Ubu se nkora iki? Ubu se ngende mukingirane ntagira ahantu ajya? Ubu se ndabigenzana? Jay atarabona igisubizo ku kintu agiye gukora, yahise agera mu rugo. Nuko asanga harafunguye n'itara ryo muri salo ririmo kwaka, nuko ashima Imana ati ubu ngubu ndabibona yuko agihara ataragenda. Yinjiye mu nzu ariko yumva ahantu hose harimo harahumura, hanateguye indabo impande n'impande, ariko abona Mika ntari kumubona. Nuko atangira kumuhamagara ariko undi ntiyamwitaba. Amushakiye muri salo akabona atari kumubona, ahise ajya kumurembera muri chambre ye, nuko asanga nayo irafunguye. Ariko yinjiyemo aramubura, abona Mika rwose ntawe uri aho hantu, ariko abona naho hateguye neza, hateguye indabo impande zose, abona ibintu byose birazinze, ariko yitegereje neza abona harimo ibintu bike cyane, bigaragara ko ibindi bintu Mika yari yabizinze nuko akabijyana. Nuko Jay ahita atekereza ati byanze bikunze ubu ngubu Mika yigendeye, kuko nta handi hantu yaba yatwaye ibintu bye, kuko sindi kubibona hano mu cyumba cye. Jay byaramucanze, agahinda karamwica cyane, ati ariko se kuki Mika yankora ibintu nk'ibi ngibi akagenda atanantegereje nibura ngo nzi ansezere? Nuko arongera acika intege, ayoberwa icyo yakora, ariko ahita atekereza kumuhamagara kuri telefone ye. Ayihamagaye kubw'amahirwe yumva telefone ye irimo irasona, nuko arayikurikira ngo yumve ahantu irimo gusonera, arebye abona ni muri cya cyumba cyabo batajyaga bageramo. Nuko Jay arinjira, ariko abona itara ryaho rirazimije, ariko icyumba cyari gifunguye. Nuko ahita yinjiramo, abona telefone ya Mika irambitse ku buriri. Nuko Jay acana itara, abona icyo cyumba nacyo giteguyemo indabo. Jay biramucanga, ariko arebye mu cyumba nyine abona naho Mika ntawe uhari. Nuko ahita afata za ndabo atangira kuzihumuriza, afata na telefone ya Mika atangira kwitegereza ifoto ya Mika yari iri muri screen ya telefone ye. Nuko atangira kubabara cyane, ati ubu ngubu Mika yagiye, telefone ayibagirirwa hano. Jay yabonye ukuntu ahantu hose hasa neza cyane, hanateguye neza, biramutangaza. Ati ese ubu kuki koko ibi byose Mika yasize abikoze?
kuki yashyize indabo ahantu hose nk'aho ankunda yarangiza kandi akigendera. Jay akomeza kwicara aho ngaho ku buriri, nuko akomeza kwibaza ku kintu agiye gukora. Nuko atangira no kurira kandi ari umuntu w'umugabo, nuko atangira no kuvuga cyane ati kuki wankora ibintu nk'ibi ngibi koko Mika, kuki wagenda ukansiga mu gahinda nk'aka ngaka? Ese nicare ntuze nizere yuko uzagaruka? Ese nubona urukundo ngukunda koko uzagera aho ugaruke? Ndagukunda Mika kandi sinzigera nshogora. Jay yamaze akanya aho ngaho yicaye, nuko atangira kwibuka ukuntu yaje yinjira mu nzu, inzugi zose zirangaye ntiyibuke no gufunga, nuko aravuga ati hatagira n'umuntu twinjirana, reka mbanze njye gukinga. Nuko ahita azimya itara ngo asohoke agende, ariko amaze kuzimya itara ateye intambwe ngo asohoke, yagiye yumva umuntu afunze urugi, abona n'umuntu wari uhagaze aho ngaho imbere y'urugi. Nuko ubwoba buramwica ariko yihagararaho bya kigabo, atangira gutekereza kuri bimwe yari amaze gutekereza ko atakinze, ko hari abantu bashobora kubinjirana. Nuko ahita avuga ati byanze bikunze iki ni igisambo. Jay asubira inyuma gato, yahita yongera acana itara, abona n'umuntu witwikiriye igikote cy'umukara wari uri aho ngaho imbere y'urugi. Nuko Jay ahita amubwira ati urinde wa muntu we, urinde we watwinjiranye muri iyi nzu, uri igisambo. Nuko Jay ahita ajya kumukuraho cya gikote, yitegereje neza abona n'umukunzi we wari uri aho ngaho yambaye ikanzu nziza cyane. Nuko abona ni Mika wari uri aho ngaho kugira ngo amutungure. Jay biramucanga, bombi babura icyo kuvuga. Mu masegonda make bisanze bahoberanye bose barimo barira amarira y'ibyishimo. Nuko Mika abwira Jay ati nanjye ndagukunda Jay, ndagukunda cyane, ndetse ntabanye n'umugabo nkawe sinzi uwo naba nkeneye mu buzima uko yaba ameze, naba ngiye kugondoza Imana. Ndagukunda kandi sinzigera na rimwe ntekereza kongera kugusiga. Nuko aramubwira ati nawe nsezeranya yuko utazansiga Jay. Jay we yumvaga asa n'uri mu nzozi, ibyo bintu byari biri kuba ntago yabitekerezaga, byari byamutunguye cyane, yumvaga atari kubyakira. Buri wese yakomezaga abwira mugenzi we ko amukunda cyane. Nta kindi rero bari kuba bategereje, dore ko bari baranasezeranye imbere y'Imana n'amategeko, batangiye kubana nk'umugore n'umugabo nk'uko bari barabihamirije imbere y'Imana n'abantu. Kuri uwo munsi bukeye, Mika yakangutse ari telefone ye iri gusona imukanguye. Nuko Jay aramubwira ati uwo muntu uguhamagaye mureke. Mika aramubwira ati reka mwitabe, ndabona ari mama wanjye. Mika yaramwitabye, nuko mama we aramubwira ati bite se umeze ute? Ko mu cyumweru gishize tuganira wambwiraga yuko uri burare uje ku ijoro ryakeye, ukambwira ko nibidakunda uri buzinduke uyu munsi ku wa gatanu, none ukaba utaje, byagenze bite? Nuko Mika aramubwira ati umbabarire mama, nabaye bize cyane nibagirwa kukubwira. Rero uyu munsi sindi buze kandi nta nubwo nzigera ntandukana na Jay. Njyewe na Jay turakundana cyane kandi ni umugabo mwiza ntazongera kubona muri iyi si. Ntago nazongera kugira amahirwe yo kubona umugabo mwiza nka Jay. Nuko mama Mika aratangara ati ariko noneho wasaze, ibyo ngibyo uri kumbwira ni ibiki? Ejo bundi ntibambwiraga yuko Jay ari we muntu mubi ubaho kuri iyi si ya Nyagasani? Ejo bundi nkubaza impamvu udatwita, ntibambwiraga yuko mufitanye ibibazo mutarakemura utari witegura kumutwitira? Ubundi ukambwira ngo ni umugabo w'inyamaswa, ngo ntago uzakomeza kubana nawe, none aka kanya niwe mugabo mwiza kuri iyi si ya Nyagasani. Ubwo ibyo ngibyo ni ibiki Mika, bakuroze cyangwa? Nuko Mika aramubwira ati mama, ni inkuru ndende pe, rwose nzabikubwira nitonze. Mama Mika aramubwira ati nuko erega abantu basara, njyewe ntago nizeye yuko uri muzima. Ntago rwose mu busanzwe nkuziho kugira indimi ebyiri ngo umbwire ikintu ubuce ugihindura, none ibi ngibi utangiye gukora ni ibiki? Uberega ungize injajwa imbere ya papa wawe, uzi ko nawe nari namubwiye yuko uri buze, none ubu koko ndamubwira iki? Ubu ndavuga iki? Rwose koko reka iby'abagore n'abagabo ntitukajye tubyivangamo. Nuko Mika aramubwira ati mama, ndabizi neza ko aka kanya rwose utanyumva, ariko nituganira uzanyumva.
nzagusobanurira byose uko byagenze. Ibyo nakubwiye mbere byose narakubeshyaga pe. Ibyo ndi kukubwira ubu niko kuri. Nkunda Jay cyane kandi nawe arankunda kandi turakundana. Rwose twese urukundo dukundana ntago rwatuma musiga ngo nitegure gutandukana nawe. Mbabarira unyumve, nituba turi kumwe nibwo uzabyumva neza kurushaho. Nuko Mika akupa telefone. Mu minsi mike mama Mika nk'umubyeyi yakomeje gutekereza, nuko atangira kugira impungenge. Ati ubusanzwe umwana wanjye Mika ko nzi yuko rwose atajya agira indimi ebyiri, buriya byagenze bite? Buriya se kumbwira ngo yanga Jay urunuka, yarangiza akongera akambwira ngo niwe muntu akunda kuri iyi si, buriya biriya bintu ni ibiki? Cyangwa Jay yamushyizeho iterabwoba kugira ngo bagumane, amubwira ko naramuka amutaye azamugirira nabi. Nuko mama Mika arahangayika cyane, aravuga ati reka ngende njye kubasura, ngende mbatunguye ndebe uko nsanga bameze. Nuko uko yakagiye agezeyo asanga Jay na Mika babanye neza cyane, baraseka barishimye, barimo barakina nk'abana batoya, mbese nyine urukundo ari rwose. Nuko mama Mika arikanga ati ese ubu ngubu ibi ngibi ndabyita iki? Ibyanyu bikomeje kunshanga. Nuko Jay na Mika bamubwira inkuru yabo yose, umupango wabo wose uko wari uteguwe n'ukuntu bisanze bakundana batarabiteganyaga. Nuko mama Mika iyo nkuru yabo imukora ku mutima, ati urumva ibyo twari twabakoreye, ibaze ko mwari mubayeho nk'abiyahura mugitangira kubana. Bimpaye isomo rikomeye, nta mwana n'umwe nzongera guhatiriza gushaka umuntu atamwihitiyemo. Nuko Mika aramubwira ati ibyo uvuga nibyo mama, ariko kuri iyi nshuro twebwe biratandukanye, kuko urabona yuko nyine havuyemo urukundo rutangaje. Buriya byose ni Imana yashatse kubicisha muri ziriya nzira, kuko iyo biba ari ukwihitiramo simpamya yuko njyewe na Jay twari kuba tubanye. Rero urumva yuko twari kuba twarahombye cyane, kuko urukundo dukundana rwose mama, ntakubeshye ntabwo ntekereza yuko hari undi mugabo wari kuzarunkunda. Nuko Jay nawe ahita avuga ati turimo gupanga umunsi tukazakora fete ikomeye cyane, imiryango yacu n'inshuti zacu mwese tukabatumira mukamenya ibyacu, tukabashimira kandi yuko mwana duhitiyemo neza. Nuko mama Mika noneho arishima atangira guseka, nuko ashimishwa n'urukundo rwabo, na buri wese wamenye iby'iyo nkuru yabo yaratangaye cyane kandi biramushimisha. Bakanatangazwa n'uburyo urukundo rwa Jay na Mika rugenda rwiyongera umunsi ku munsi. Ngiyo rero inkuru y'urukundo, aho imico myiza n'imyitwarire bya Mika byatumye Jay abona yuko nta wundi mugore akeneye kuri iyi si ya Nyagasani urenze uko yabonaga Mika. Nuko yiyemeza kubana nawe ubuziraherezo. Nuko umunsi wa nyuma usoza amezi 6 wari uwo gutandukana, uhinduka umunsi wa mbere w'urukundo rutangaje. Nuko uhinduka umunsi w'amateka w'itangiriro ry'urukundo ntagereranwa. Wakoze cyane kubana natwe mu nkuru nziza cyane y'urukundo yitwa Amezi 6. Ntimuzacikwe no mu zindi nkuru zacu z'ubutaha. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda cyane.